Ryari ishyamba riteye ubwoba, bavugaga ko ribamo impyisi, ibisamagwe, ibirura, yewe bagakabya ngo habamo intare, ingwe n'izindi nyamaswa z'inkazi ziryana. Nta muntu n'umwe watinyukaga kurigeramo kandi ntiryari rifite nyiraryo, cyane ko wabaga yizeye mu guhangana n'igikoko nk'impyisi cyangwa imbwa z'ishyamba yajyagamo akitemeramo ibyo gucana. Kubera kugenda baritema ibyo ku ruhande bagatinya kujyamo hagati, ibiti birebire niho byari bisigaye. Ku nkengero zaryo hasigaye ibishibuka, uburyo noneho nta muntu wahirahiraga kuryegera. Kugira ngo umuntu arigereho avuye ku rugo rwa mbere wakwita ko rwari ruryegereye, yabaga akoresheje amasaha 2 n'amaguru. Hagati aho mu ishyamba, ababashije kugeramo babonyemo uruzi, ariko nabwo bagakabya bavuga ko habamo ingona nini cyane ziba ziryamiye hejuru, harimo imvubu n'ibindi bikoko biba mu mazi. Ryari ishyamba rizwi mu gihugu hose, buri wese utararibona cyangwa ngo arigeremo aribaruka byumva. Muri iyo minsi hari umusore wari uri kwitegura kubana n'umukobwa yakundaga urwo gupfa. Bari barasabye, barakoye, hasigaye iminsi mike gusa ngo babane nk'umugabo n'umugore, mbese basezerane mu mategeko imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Hari mu kwezi kubanziriza uko imvura yagwagamo ari nyinshi ku buryo abantu baburaga inkwi zo gutekesha, bakagira ubwo basi ibitanda byabo bakabicana, cyangwa bakaba bacana ibintu bishaje nk'inkweto za bodaboda, amajerekani, ibikoba n'ibindi byashoboraga kwaka. Bose bari baratinye kujya kwitemera ibiti muri iryo shyamba ryari riteye ubwoba, cyane ko bavuga ko ryari kure cyane. Uwo musore rero witwaga Mugenga, we yiyemeje kujya gutemamo ibiti kugira ngo ibyo bihe by'imvura nibigera yarashatse umugore batazabura inkwi zo gutekesha bakiri mu kwezi kwa buki. Guhera uwo munsi yari yiyemeje kujya akitemera ibiti byinshi ku buryo ari kumara ukwezi kose abitunda byasa kugira ngo atazabura inkwi, ndetse yumvaga azazigurisha agakora umushinga wo kugurisha abandi inkwi mu bihe by'imvura. Gusa mbere yo kujyaho yibutse ukuntu riteye ubwoba, yitwaza umuheto n'imyambi biza byiyongera ku muhoro n'ishoka yari yitwaje byo gutema ibiti, avuga ati nihagira inyamaswa insagarira ndayica. Mugenga yari umusore muremure, ufite ibituza bigari, ufite isura nziza n'uruhu runyerera, mbese ntacyo wamushinja, kandi yari umunyamwete. Yagiraga impuhwe ku rwego rwo hejuru, yitonda, avuga make, abakobwa bose b'iwabo mu gace bamukunda. Gusa yari yarahisemo umwe bitegura no kubana. Icyakora ntiyari atunze ibya mirenge, kuko yabagaho mu buzima bwo gukora ibiraka abandi bagabo bo mu gace k'iwabo bakoraga. Yakoze urugendo yerekeza muri rya shyamba hagana ama saa 2 zo mu gitondo, bivuze ko yari kugera mu ishyamba mu masaa 4. Yageze ku ishyamba abona ibishibu byarashibutse ku bwinshi, ku buryo umuntu uri muri metero atari gupfa kumubona. Yatangiye gutekereza ko hashobora kuba harimo ibinyamaswa byishemo, agenda bitemagura akoramo inzira. Ibyo bishibu byari bikiri bito ku buryo bitari kuvamo inkwi. Yigiye imbere, icyatsi kimukura hataruka ngo wasanga ari inzoka, kubw'amahirwe arabirenga atangira kugera ku biti birebire cyane. Yari amaze kugenda nk'iminota 35 avuye aho ishyamba ritangiriye. Akirigeramo, ataratema igiti cya mbere, yabonye inkweto zuzuye ivumbi, bigaragara ko nyirazo yakoze urugendo rurerure. Yarebye hirya, areba no hino, abura umuntu, areba hepfo, areba haruguru, abura umuntu. Yumvise agizemo ubwoba buke, atangira kwibaza aho nyirazo yaba ari, kandi yabonaga byanga bikunda ari z'umukobwa. Akiri kubyibazaho yumvise amazi amuguye mu mugongo, kandi izuba ryari ryinshi n'ibime byashize, ku buryo bitari kuba bigitonyanga muri ayo masaha y'ahagana saa 5. Yarebye hejuru ho gato, abona umukobwa ari mu mugozi ari gusamba, atangiye gutera imigeri. Si amazi yaramuguyeho, ahubwo nuko yaragiye gupfa, atangiye kwiyanduza. Hano nizere ko byumvikana nk'umuntu uri kwiyahura agiye gupfa, niko bigenda. Umusore yagize ubwoba, agira ubwoba bwinshi cyane bidasanzwe, abura icyo gukora, ari nako umukobwa akomeje gusamba. Mugenga yashatse gutema icyo giti, gusa abona nta gitema biramutinza, kandi wenda kikaba cyamugwa hejuru. Yabonye nabwo nacyurira akamukura mu mugozi biramutinza. Uwo mwanya ahita afata umuhoro we, ishoka, umuheto n'imyamba bisiga hasi, azamuka vuba vuba agera kuri wa mugozi hejuru gato y'umutwe w'uwo mukobwa, hanyuma awutema atitaye kuko uwo mukobwa aragwaze nko muri metero 3, kuko umugozi wari hejuru cyane. Umukobwa ahise amanuka agwa hasi, agwa hejuru ya yashoka, imyambi n'umuheta bibanzaho ikibuno. Icyakora ishoka yafashe ku ruhande rw'akaguru hakomeretsa cyane, ariko yari ifashe mu nyama gusa itangije igufwa, mbese kuraho uruhu. Imyambi nayo imujomba ku matako no kunda, kubw'amahirwe nayo isa n'imuhushura, ariko ntibyamubujije gukomereka cyane. Si kuri ibyo bikoresho gusa, kuko yanaguye mu mabuye yari hasi aho, aramukomeretsa kuri rwa rwego buri wese yatekereza kumva agize ubwoba. Mugenga amaze kubona uko uwo mukobwa amanutse akagwa muri ibyo bintu byose bikamukomeretsa akavirirana, yamanutse azi ko umukobwa apfuye, afite ubwoba bwinshi. Yururutse vuba ahita amukura umugozi mu ijosi, umukobwa ariruhutse ariko umwuka udasohoka neza. Hanyuma Mugenga aramuterura amuvana muri ya mabuye, gusa yari mato cyane, amuvana muri iyo shoka n'iyo myambi, amuryamisha ku ruhande, ari nako agerageza kumukandakanda kunda nawe hose ngo arebe ko yamufasha kwinjiza umwuka neza, nubwo nawe ibyo yakoraga yumvaga atabyizeye. Nk'uko babivuze, nubwo bamwe bashyiragamo amakabya nkuru, akimurambika ku ruhande yabonye igitero cy'imbwa z'ishyamba zigera nko muri 7 ziza ziruka zibasatira.
yazitiyemo amabuye yari hafi aho, zimwe arazihamya zishaka gusubira inyuma zihagararaho gato, izindi nazo zikomeza kuza. Yibuka ko iruhande rwe hari imyamba, atangira kuzirasa. Arasa iya mbere, arasa iya kabiri, arasa iya gatatu, agera ku ya gatanu. Izindi ebyiri zisigaye zamugezeho zatangiye kumwataka. Yirwanyeho zikomeza kumukurura amapantaro n'imbaraga nyinshi ariko zitagera ku mubiri. Ku bw'amahirwe arazishikuza yigira inyuma gato, nazo zihita zerekeza aho yari yaryamishije wa mukobwa wari utangiye gukorora gake gake. Zikimusatira, Mugenga yafashe umwambaro asama imwe biguye hasi. Imyambi yari imwegereye yose irashira kuko indi yari ikishinze mu mbwa 6 yari amaze kwica. Yafashe ishoka agenda yiruka, imbwa nayo iri gusatira ijosi rya wa mukobwa. Uwo mwanya yikubise ishoka ihita ihindukira ishaka kumwataka, yigira inyuma gato yongeza indi. Uwo mwanya ihita igwa hejuru ya wa mukobwa, irapfa n'ishoka ikishinze mu mazuru kuko yarasamye ihita yitema mu kanwa. Yafashe iyo mbwa yimukura hejuru, hanyuma nawe ariruhutsa. Ubwo kandi nako na wa mukobwa yasaga n'ukomeje gucika intege cyane kuko amaraso yamuvagamo ari menshi ariko bidakabije, gusa bigahurirana n'uko yaranagannye mu mugozi umwanya munini. Yaguye muri metero 3 kandi iyo mbwa nayo yari iremereye yamuguyeho, dore ko zimwe muri zo zari ibitumbi zibyibushye cyane. Ukarenzaho n'urugendo yari yakoze agera mu ishyamba ryari ryitaruye ngo. Mugenga yumvaga ananiwe kuko yaramaze gukora ibintu byinshi bisaba imbaraga mu minota itageze no mu isaha imwe, ariko ibyari bisigaye nibyo byari byinshi kandi bigoye. Yakuyemo ishati yari yambaye, ikatamo uduce two guhambiriza hari ibisebe kuri uwo mukobwa wari wuzuye imyanda, aramuhanagura, hanyuma akusanya ibikoresho bye, ishoka, umuhoro, umuheto n'imyambi yari amaze gusohora mu ntumbi z'imbwa. Aterura umukobwa amutwara ku bitugu. Yasohotse mu ishyamba anyura muri za nzira yari yakoresheje umuhoro, ariko yari afite ubwoba bwinshi. Yagiye yivugisha muri we ati, mbega umunsi we, ubu se mbyita ibyago, mbyita amahirwe, mbyita iki? Icyambere sinabyita ibyago kandi nabaye ubuzima bw'uyu mukobwa. Ubundi si yarabahora. Yakomeje kugenda asohoka muri rya shyamba, akomeza gutekereza ati, sinabyita ibyago aramutse abayeho kuko naba mutabaye. Ariko uwo mukobwa mwiza atya wari wambaye ziriya nkweto z'udushumi zimeze kuriya, yavuze inkweto ahita yibuka ko yazisize mu ishyamba. Aravuga ati, uzi ko nzisize mu ishyamba, ubu se nsubireyo? Oya, ariko reka nikomereze, sinasubireyo. Ningira amahirwe nka mugezi wanjye ndabwira umukunzi wanjye mutizi zaba yambaye, nzamuguririze najya gusubira iwabo agenda zambaye. Yarongera aravuga ati, nyamara ibi ni ibyago muye nabyo nubwo ndi kwirata ngo sibyo kuko ntabaye umuntu, cyangwa n'umuntu wamufasha amushyira mu mugozi. Uyu mukobwa mwiza ashobora kumfiraho, iyo ndeba nabi ziriya mbwa zari kumurya. Noneho ntashye n'agati na kamwe ncyuye. Ariko ntaribi, uyu mukobwa nawe muzima nanjye ndiyita umugabo, kuko nawe yawushyizwemo n'undi muntu nawe azanyita umutabazi. Uwo mukobwa yari mwiza cyane bitavugwa kandi agaragara nk'uwo mu bakire bakize cyane. Yari yambaye ijipo igeze mu mavi ariko ihenze cyane, mbese nta gihendutse yari yambaye. Yari yambaye agapira bize bitaga t-shirt, afite umusatsi uyagirana kandi ari karemano atari umwomekana, gusa nta saha cyangwa telefone yari afite. Mugenga yibazaga ukuntu umukobwa mwiza nk'uwo yiyahura noneho akajya mu ishyamba riteye ubwoba nk'iryo yari avuyemo. Akimara kurenga ishyamba yamushyize hasi, amukora ku mazuru ngo yumve ko ahumeka, gusa umukobwa yahise abumbura amaso. Mugenga abona ko ari muzima. Yaramuvugishije ati, uranyumva? Umukobwa yavuze mu ijwi riri hasi cyane ku buryo uretse kubona iminwa inyeganyeze Mugenga atamenye icyo avuze. Mugenga yahise akomeza agira ati, ihangane noneho kandi umbabarire kubwo kuba ngukuye mu mugozi, wenda wumvaga ko kubaho utakibikeneye, gusa kukurekeramo sinari kubikora, naba mbaye nk'utagira umutima. Sinzi icyabiguteye kandi wenda nanjye nakora nk'ibyo wari ukoze nkiyahura, ariko sinzi ko ari wo mwanzuro mwiza. Amaze kuvuga ibyo yatekereje ko wenda ari kumukomeretsa, avuga ati, wenda wasanga hari umuntu bazanye akaba ari wamushyize mu mugozi. Yahise avuga ati, mbabarire niba uri kunyumva, kandi nanone niba ari umuntu wabigukoze Imana izamuhana bikomeye. Niba bari bagushimuse rwose umbabarire, nanjye simbizi. Wihangane rero, iwanjye ni kure ariko ndagerageza nihute, ningerayo ndakora uko nshoboye kose nkwiteho kandi uraza kumera neza. Urwo rugendo nubwo rwari urw'amasaha 2 ku musore wihuse ariko wananiwe nka Mugenga, ariko urugendo amasaha arenzayo kuko nubwo yihagararagaho ariko yari yarushye cyane bitewe n'umwanya yamaze ahanganye n'imbwa, agashyiramo gutwara ibikoresho yari azanye byo gutemesha ibiti ndetse n'uwo mukobwa yari atwaye ku bitugu. Izo nzira nta bantu bazinyuragamo, hari mu bihuru no mu bisambu gusa, utabona icyo utega ngo ugere mu rugo byihuse. Ikindi kandi wabo wa Mugenga hari hakiri ahantu hataratera imbere, nta baganga bahabaga, nta bitaro byahabaga, uretse ko hari abavuzi gakondo. Iyo bananirwaga kuvura umuntu yarapfaga cyangwa bakamujyana kure cyane mu rugendo rwashoboraga gufata nk'amasaha 5 n'amaguru, bakabona gutega imodoka. Yamugejeje iwe bwije, dore ko yari amaze igihe kigera nko ku kwezi atakiba iwabo kuko nyine yari yiteguye gukora ubukwe muri iyo minsi. Inzu niyo yari ikinze gusa, ibikoni byo ntibyari bikinze, ibyo bamwe bita amanegisi, gusa ku rugo cyangwa igipangu hari hariho urugi.
Akihagera yaryamishije umukobwa ku gitanda cye kuko yari afite matera imwe, atiteye ku kuba yari yanduye asa nabi. Amushyuhiriza amazi, hanyuma afata agatambaro agenda amukandakanda ahantu hose hashoboka, amukuraho ibitambaro yari yahambirije hari hakomeretse, ashyiraho imiti y'ibyatsi abantu baho bakoreshaga ku bikomere nk'ibyo, hanyuma aramuryamisha aramworosa. Yahise afata telefone ahamagara umukunzi we, gusa muri ayo masaha y'ijoro yabaga yayikuyeho kugira ngo abashe gusinzira. Mugenga amusobanurira ibyabaye byose, amubwira uko yagiye mu ishyamba agiye gutema ibiti bazacana nibabana mu bihe by'imvura nk'uko yari yabimubwiye. Amubwira iby'uwo mukobwa atari yakamenya ngo ni uwahe, yitwa nde, kuki yiyahuye. Amubwira uko yahanganye n'imbwa z'ishyamba n'ibindi, hanyuma arenzaho amagambo agira ati, hagati aho se wiri ute mukunzi wanjye, njye meze neza kandi nizere ko nawe ari uko. Ubwo maze kugusobanurira uko ibintu byose bimeze rero, ugerageze utebuke uzi iwanyu ufashe kumwitaho, umuzanire imyenda yawe ahindura iyo yambaye kuko yacikaguritse, umuzanire n'imiti yo gusiga ku bisebe niba iwanyu ihari. Ntiwibagirwe inkweto kuko izena zisize mu ishyamba. Ndagukunda, urare neza mukundwa Germaine. Umukunzi we yitwaga Germaine. Mugenga yaratetse bihiye ajya kureba uko yakangura uwo mukobwa ngo amugaburire. Kubw'amahirwe yagiye mu cyumba mukoraho, aramubwira ati hangana ukanguke, nibiba bishoboka unywe kano gasosi nzahita kwica. Umukobwa nta mbaraga yari afite kandi byarumvikanaga, uretse no kuba yaravuye mu mugozi yaguye hasi no kugira muri iryo shyamba avuye ahantu kure na Mugenga atarazi, kandi nawe ubwe yarahakoreshaga amasaha abiri, byari gutuma ananirwa. Yaramweguye, aramwiyegamiza, agerageza kumutamika agasosi yari atetse akoresheje akayiko gato. Umukobwa aramukundira arakanywa, amutamika ibiryo nabyo abirya gake gake, hanyuma amaze kumugaburira arongera aramuryamisha aramubwira ati, ryama wenda buracye watangiye gutora agatege tunavugane. Mugenga nta handi ho kurara yari afite. Kubw'amahirwe yari afite ikirago yakuye iwabo, hanyuma aragisasa yiyorosa agashuka kamwe yari asigaranye kuko utundi yari yaduhaye uwo mukobwa. Yaryamye afite ubwoba, mu ijoro hagati yumva yajya kureba niba akiri muzima, ariko aravuga ati atabibona nabi wenda agakeka ko hari ikindi nshaka. Yaraye afite ubwoba yibaza ati, ese uyu mukobwa arakanguka ari muzima? Yumvaga ahangayitse ariko akongera akishyiramo icyizere cy'uko wenda ubwo yabashije kurya kandi amaraso akaba yahagaze kuva yashyize imiti ku bisebe wenda araramuka amahoro. Mu rukerera ahagana saa 11 z'ijoro, umukunzi wa Mugenga ari we Germaine yarakangutse. Muri icyo gitondo hari radiyo yakundaga gucuranga kuko yanyuzagaho uturirimbo twa Karahanyuze. Hanyuma agifungura telefone abona umukunzi we yamwandikiye ubutumwa burebure cyane. Yarabusomye, umutima urahagarara, ararakara cyane, yumva agiye guturika umutima. Yaribajije ati bishoboka bite ko yararana n'umukobwa mu nzu ari babiri gusa, ariko beshya ngo yamukuye mu mugozi mu ishyamba n'ibindi byose kugira ngo numve ko nta cyabaye. Bararanye uko byagenda kose. Uwo mwanya yahise atangira kurira, yigaragura mu buriri avuga ati, mugiye ntabwo mbyumva, ni gute umbwira ngo wararanye n'umukobwa ukambeshya ngo yiyahuye umukura mu mugozi uramutabara, ukambeshya ngo wishe imbwa 7 ngo nkunde numve ko ukaze, warangiza ngo uwo mukobwa mwararanye ku buriri bumwe muri kunshi inyuma ngo muzanire imyenda. Germaine yakomeje kurira, ibyo gucuranga radiyo arabireka, akomeza gusoma ubutumwa kenshi abusubiramo. Yageze aho soma yitonze, arekeraho kurira, yitsa umutima, asoma asohorejwe igahora ati, sha uyu munsi nagiye mu ishyamba nk'uko nari ntabikubwiye ko nzajya gusenya, nako gushaka inkwi, nako gutashya, ariko ibyambayeho ni agahomamunwa. Sinzi niba urabyumva kuko ntibyoroshye. Germaine yabaye ahagazeho gato arimyoza aravuga ati, nyine ntabwo nabyumva. Ni gute nakumva ko waraye inshi inyuma warangiza ukabimbwira? Ni gute umbwira ko iyo nzu irimo igitanda kimwe na matera imwe umbwira ko wararanyemo n'umukobwa? Basi wenda iyo aba ari umuhungu nari kubyumva, cyangwa wenda ukambwira ngo wamugejeje mu rugo ujya kumucumbikisha, none ngo mwararanye. Yakomeje gusoma ubwo butumwa bwa Mugenga agira ati, ugerageze utebuke uzi iwanjye umfashe kumwitaho, umuzanire imyenda yawe ahindura iyo yambaye kuko yacikaguritse, umuzanire n'imiti yo gusiga ku bisebe niba iwanyu ihari. Ntiwibagirwe inkweto kuko ize nazisize mu ishyamba. Ndagukunda, urare neza mukundwa Germaine. Germaine yahise aturika ararira aravuga ati, ntiwabinkora Mugenga we, ukuntu nakwizeraga sinari nzi ko wankora ibintu nk'ibi, ukampindura ikigoryi warangiza ngo nze ndabe iyo ndaya. Germaine yakomeje kurira, amarira hafi kumushyiramo, atekereza ukuntu umusore mwiza nka Mugenga nk'uko yabibonaga, ufite igihagararo cyifuzwa n'abakobwa, ukuntu yararana n'umukobwa mu nzu ntamwifuze, kandi ibikoni Mugenga yari ari kubaka ntibyari bikinze ngo wenda yari kumubwira ko ariho yaraye. Iwabo wa Germaine barazindukaga kubera ko bari bafite inka ebyiri zikamwe. Se yazindukaga akama imwe na musaza we akazinduka akama indi, mama we nawe ari hafi ariko bogereza ibikoresho byo kubuganizamo amata bamaze gukama.
Uwo munsi nk'ibisanzwe bose barazindutse ariko batanga Germaine kugera hanze. Germaine we byabaga ari ibisanzwe ko n'abazinduka muri ako gaseso agakura imbuga yose mu gihe yanduye cyangwa agafasha mama utwo turimo tworoheje. Bakira aho hanze yasohotse amaso yabaye umutuku aho amarira yagiye amanuka hishushanyije. Bose bamubariza icyarimwe bati wabaye iki Germaine? Germaine wabaye iki? Germaine ati ntimwabyumva. Yabivuze afite ikintu igasubira mu nzu. Yari asohotse agiye gukaraba ngo apfe kujya kwa Mugenga avuga ati reka njye kureba uko uwo mukobwa asa nibyo birampa icyizere. Ninsanga koko yarembye yenda gupfa nibwo ndemera ko batanciye inyuma. Kandi ngomba gusanga ari umukobwa utandusha ubwiza kuko abasore ndabazi. Agisubira mu nzu mama we yahise arambika ibyo yozaga hasi byose aramukurikira asanga Germaine yicaye ku buriri ari kureba muri telefone. Mama we yamubajije icyabaye Germaine aho kumusubiza araturika ararira. Nyina yaramuhobeye Germaine akomeza kurira mu ijwi riranguriye ararira arahogora akomeza kurira kugera ubwo se na musaza we bahumuje agikomeje kurira. Bahise bagana mu cyumba cye bahageze nabwo akomeza kurira. Bihanganyeho iminota nk'ibiri se ahita amuca mu marira aramubwira ati Germaine tubwire icyo ubaye kuko nta kindi kintu turakora ukiri kurira. Tubwire tugufashe uko dushoboye ureke kurira cyangwa tubwire icyo ubaye ukomeze urire kuko biruhura umutima. Germaine yatinyaga se cyane kuko yari umugabo utavugirwamo ufata umwanzuro awufashe. Ibyo yavugaga byabaga ari ibyo. Germaine n'amarira menshi yabahaye telefone aravuga ati nimwisomere. Musaza we niwe wari uzi gusoma aranguriye ati sheri sha uyu munsi nagiye mu ishyamba nk'uko nari narabikubwiye ko nzajya gusenya nako gushaka inkwi nako gutashya ariko ibyambayeho n'agahomamunwa. Sinzi niba urabyumva kuko ntibyoroshye. Nagezemo nsanga umukobwa mu mugozi ari hafi gupfa yimanitse mu giti kirekire cyane. Nuriye nca umugozi ahanuka hasi nko muri metero 3 agwa ku mashoka n'imyambi no mutubuye none harakomereka aravirirana. Nahise manuka mukura umugozi mu ijosi ngerageza kumukandakanda ntazi niba hari icyo biratanga ngira ngo yongera kurura umwuka ku bw'amahirwe mbona birakunze. Nkimara kumuryamisha ahantu hari utwatsi twiza ngiye guhambira havaga amaraso menshi. Imbwa 7 zahise ziza nazo ndazica ariko rwari urugamba rutoroshye. Imyambi yanjye yari ivunikiyemo kuko byari ibibwa bibyibushye. Izanyuma zo nazishe zibanje kunshira ipantaro imwe muri zigiye kumurya nyikubita ishoke mugwa hejuru. Sinzi niba nabyandika byose ngo ubyumve ariko nuza ndabikubwira byose. Ubarayi wanjye ameze nabi ugerageze utebuke uzumfashe kumwitaho umuzanire imyenda yawe ahindure iyo yambaye kuko yacikaguritse. Umuzanire n'imiti yo gusiga ku bisebe n'ibiwanyi hari. Ntiwibagirwe inkweto kuko ize nazisize mu ishyamba. Ndagukunda urare neza mukundwa Germaine. Musaza wamaze gusoma se yaramubajije ati hanyuma uri kurizwa n'iki? Uwo mukobwa yahise apfa? Nyina nawe ati yo ntumbwire ko yapfuye Germaine. Musaza we nawe ati uriya muhungu agira umutima mwiza none yatabaye umuntu birangira apfuye. Ubu si uwo mukobwa yari uwahe? Mama nimuze duherekeze Germaine ntiyagiye wenyine. Germaine yaragikomeje kurira ariko acyumva ibyo ababyeyi be na musaza we bavuze arabatombokera ati apfa se hari ibyo mwasomye? Ubwo mwigeze musoma ijambo ngo arapfuye? Ntabwo muri kumva ko baraye mu nzu imwe? Se yaramubajije ati none se ari kumuraza hanze? Uri kumva yari kurara he? Germaine arakiye ati papa nicyo gituma ngira ikibazo sinifuze ko mukimenya kuko murankomeretsa ntabwo munyumva. Nyina yahise amufata ikiganza aramubwira ati mwana wanjye si ukutakumva kuko ntabwo tuba twifuza kukubona ubabaye. Ibyo se avuga nibyo. Uri kumva ari kurara hehe? Germaine yarongera aturika ararira arababwira ati namwe muri kwigira abana. Ni gute mutari kumva ko ibi ari ibinyoma bya Mugenga? Asigaye incu nyuma akararana n'abakobwa we mu nzu bakarara basambana byitwa ngo yatanze ako gakake ngo ni inkwano. Ubwo ntabwo muri kumva ko amarite tutarana abana mu nzu? Oya simbyumva. Se yahise amubwira ati ceceka aho wagashyano we. Umukobwa mukuru nkawe yigira ikigoryi bigezaho. Nyina yahise amubwira ati nawe wimubwira n'aba ari babariye wasanga hari ibindi bavuganye kuri telefone wenda bikaba ari byo biri kumuriza. Se yaramubajije ati Germaine uheruka kuvugana na Mugenga ryari uretse ubwo butumwa? Germaine yamusubije ko mbere yo kujya mu ishyamba bari bavuganye kandi ibintu bimeze neza. Hanyuma kuva ubwo akaba ari bwo amwandikiye amubwira ko yaraye amuca inyuma. Se yararakaye kuko ibyo kumuca inyuma ntibyari biri muri ubwo butumwa Mugenga yanditse kandi yumvaga ko ibyo yakoze byose nta mugabo ugira umutima utabikora. Yahise abwira Germaine ati Mugenga yamaze kuba umukwe wanjye. Inzoga twaranyweye inkwano ziduhaye vuba harabura iminsi itageze mu kwezi mugasezerana kandi urabizi aho basezeranyiriza ni kure bisaba ibishoro. None wowe uraho urasamye ngo nuko yatabaye umukobwa. Wowe se ntiwatabarwa? Wowe uhuye n'abagizi ba nawe umusore akagutabara wahita urarana nawe ariko uzi ko wasanga uri indaya wa mukobwa we. Ubwo bukubaganya hari ubwo uzi kuri Mugenga wasanga ari nk'abantu bari bashimusa uwo mukobwa bakajya kumwicira mu ishyamba.
nkaho watabaye umukunzi wawe akanabona ko ugira umutima urikurira ngo yaguciye inyuma. Ko nta bwenge ugira, umusore yaguca inyuma akaba ari wowe abwira ngo ujye umufashe. Ndavuze ngo karaba vuba ujyane na musaza wawe, ibyo Mugenga yasabye nabyumvise, mama we nabitunganye murangirize rimwe muhite mugenda, nta n'isoni. Aya mata agize ikibazo wambona. Yahise asohoka asubira mu nka ze, yatunganya amata ayabuganiza mu gikoresho yari asanzwe yabuganizamo, ari nako n'abandi bari gukora ibyo ababwiye. Muri icyo gitondo Mugenga nawe yari yabyutse abanza koga kuko yari asa nabi cyane. Yahise ajya kureba wa mukobwa mu cyumba cye, asanga nawe yakangutse, aramusuhuza. Umukobwa yikiriza mu ijwi riri hasi aramubwira ati hangane gato ngo utekere agakoma ugorore mu mihogo. Yagatetse vuba ariko wamusabye kweguka umukobwa biramugora. Mugenga yaramwegereye yitira ku gitanda aramwegura aramwiyegamiza, hanyuma atangira kumunywesha agakoma gake gake. Akimusomesha agakoma amwiyegamije, Germaine na musaza we basohorije hanze. Mugenga ati ni karibu nimuze mu cyumba. Germaine agikinguye icyumba yahise afata bya bintu yari yitwaje abibajugunye mu maso, asubira inyuma asunika musaza we gahasa amunyura hejuru asohoka yiruka cyane. Mugenga yabonye ibibaye yumva bimutunguye atazi ibyo ari byo, ariko wa mukobwa yihuse igikoma kimumenekaho. Wa mukobwa nawe nubwo yasaga n'urembye cyane arwana no kukihanagura ku kuboko we cyari kimumenetseho. Mugenga yegura musaza wa Germaine, bombi bahita basohoka bajya hanze ngo barebe aho Germaine agiye n'icyo abaye. Bakize hanze babonye Germaine ari kurenga, bose biruka nk'umunota umwe bamukurikiye bahamagara ngo Germaine garuka, ubaye iki kuhise ugenda? Germaine nawe akomeza kwiruka. Musaza wa Germaine yahise abwira Mugenga ati wavuze ko ufite umurwayi urembye, reka njye kumureba nawe ugerageze urebe ko wagarura Germaine kuko wenda wowe yakumva. Ikindi kandi twese ntitwagenda dusize umuntu udashoboye no kwiyegura mu nzu ari wenyine. Mugenga yakomeje kwiruka inyuma ya Germaine arahindukira arahagarara. Mugenga ahita apfukama hasi aravuga ati mukundwa, sinzi icyaha nakoze ariko nukuri mbabarira ugaruke wenda uze kugenda nyuma. Wikora ibyo bintu, mbabarira umbwire ikibazo ufite mugore wanjye, urabizi tugiye kubana, ni gute ugira ikibazo ukamisha? Germaine nawe n'ikiniga cyinshi ati nanjye nabikekaga, uko nabitekereje niko mbisanze. Ibyo natekereje nibyo Mugenga we, uri indaya, wararanye n'uriya mukobwa ku buriri bumwe none ubyutse unamunywesha igikoma. Umukobwa mwiza kuriya ni gute murarana warangiza ukantumaho ngo nze ndebe ko wanciye inyuma ku mukobwa mwiza? Nuko andusha ubwiza se? Washakaga kunyereka ko uryamana n'abeza kundusha? Washakaga kunyereka ko mparitse ngo mbyakire tutarabana? Njye sinaba umugore wa kabiri, sinaza ari njye mugore muto. Basi wenda iyo ubikora tumaze umwaka tubana nari kubyumva, none umparitse ari uko watanze inkwano gusa. Urangije urambeshya ngo ntabwo umuzi, ngasanga mupfumbatanye muri gusomeshanya ibikoma kandi warambwiye ko utakinywa. Nibura iyo ureka kubinkorera mu maso, iyo ubikora ariko ntubimbwire, ntubikorere mu maso yanjye. Mugenga yari yumiwe yamuteze amatwi, kandi uko Germaine yamusakurizaga niko yaragipfukamye hasi. Amagambo amwe yari yamutunga, urugero nko kuvuga ko yamubwiye ko atanywa igikoma kandi yarakinywaga atarigeze anabimubwira. Germaine yaracecetse yashatse gukomeza kwiruka asubira iwabo. Mugenga ahita ahaguruka amwiruka inyuma amufata amaboko, mu ijwi rituje ririmo n'agahinda kenshi aramubwira ati Germaine, ndagukunda cyane urabizi. Mu buzima bwanjye nta wundi mukobwa nigeze nkunda nk'uko ngukunda, kandi narabikweretse mfata irembo, ndasaba, ntanga inkwano, ndi gushaka ibyangombwa ngo tujye mu mategeko kuko urabizi ko ari kure. None kuki utanyizera? Uriya mukobwa simuzi, n'ubwa mbere nari mubonye, sinzi aho aturuka, sinzi izina rye, nuko namutabaye gusa. Yewe yaraye mu cyumba cyanjye, ataravuga ko yaraye muri saro ku kirago, cyane ko Germaine yanakinyuzeho mbere yo kwinjira mu cyumba. Ahita amwishikuza aramubwira ati mvaho, winyigiraho indyarya ntacyo ntabonye. Yari akwegamyeho nawe umureba akana ko mu jisho, musomeshanya ku gikoma, none ushaka kongera injiji. Agakawa koye karahari uzaze ugatware, inzoga watuye uzaze uzitware ntabwo ziturusha. Gumana n'umugore wawe njye ndeke, wenda iyo mbasanga muri saro uri kumbeshya nkabyemera, none mwari muri mu cyumba kuryamye mu bituza wapfuye washize. Mugenga yarongera apfukama ati mu mwanya gusobanurire, nyemerera dusubirane mu nzu urebe ko ntaraye muri saro. Ndabizi bari gushobora kuvuga, ngwino tujye kumubaza kubwire niba ntamukuye mu mugozi. Nakubwira izina ryanjye umenye ko naguciye inyuma kuko nawe ntanze. Nakubwira ko twararanye ukora ibyo ushaka rwose. Noneho Germaine yasaga n'utari kumwumva, ahita amusunika n'umujinya mwinshi. Mugenga ngo hasi agaramye dore ko yaranapfukamye, yegutse asanga Germaine yarenze. Yaravuze ati ntabwo nakomeza kumwiruka inyuma, reka nsubire mu rugo nakomeza kwigira kuriya ndahamagara data bukwe mubwire uko bimeze. Akiri mu nzira asubira iwe agenda gahoro gahoro kuko yari yacitse intege kubera ibyo Germaine yari akoze, niko na musaza wa Germaine wari wasubiye inyuma yari ari kwita kuri wa mukobwa.
Umusaza wa Germaine yagize aho bari bamusize asanga umukobwa yababutsaho igikoma cyamumenetseho, kukihanaguraho neza byamunaniye. Yahise amuhanagura, aramwegura, amwegereza ahagana inyuma ku rukuta, yicara ku buriri amukuraho ishuka, abona ibisebe nabyo byatonekaye amaraso yisize ku buriri. Yagize ubwoba bwinshi atangira guhamagara Mugenga avuga ati Mugenga we, banguka uyu muntu atadupfiraho Germaine mureke uwo nguwo niko ateye yarasaze. Mugenga yumvise ijwi rya musaza wa Germaine sheri we ahita avugira kure ati ndaje Blaise we. Musaza wa Germaine niko yitwaga. Mugenga yaje yiruka, ageze mu cyumba we ntiyatungurwa cyane kuko yarabizi ko umukobwa yahanutse hejuru cyane akagwa mu mabuye no mu ishoka no mu nyambi ikamukomeretsa, nubwo bitari bikabije cyane byo kuba umuntu yapfa cyangwa ngo igufwa rivunike, ariko byari bisebe buri wese yari kubona akagira ubwoba. Ku bw'amahirwe umukobwa yabashije kuvuga, arababwira ati ninjye witonetse nijoro kuko wari wansezeho imiti ariko iraryana cyane, ndashatse kweguka rero birananira nditoneka, umutwe wo ntukindya cyane ariko kubera ko naguye mbanje kibuno ndumva nsa n'uwavunitse igufwa ry'uruti rw'umugongo, ndi kugerageza kwicara bikananira. Mugenga yarishimye ati ubwo bashije kuvuga Imana ishimwe. Blaise yahise abwira Mugenga ati mugiye uri intwari, nanjye nkugabiye inka nubwo nagiye guhita nyiguha. Ntabwo utagize pe, njye sinibwiraga ko umuntu umeze atya ashobora no kuvuga. Ikibazo nuko ibyago byiyongereye, dore wasimbutse umumenaho igikoma kiramutwika wirengagije ko ameze atya ngo ni ukubera ko Germaine yarasubiye inyuma yiruka. Mugenga byaramubabaje, amusaba imbabazi. Umukobwa nawe ahita aturika ararira ati iyo ndeka nkipfirumba nguteje ibibazo, kuki koko waje mu ishyamba ukankura mu mugozi, iyo ureka nkipfire. Yararize arahogora. Mugenga na Blaise barebana mu maso, nabo ikiniga kirabafata, amarira ashoka ku matama yabo ari menshi, ariko bihagararaho banga kurira baranguruye. Nka nyuma y'iminota 3 Mugenga yihanaguye amarira, Blaise ahaguruka ku gitanda aramubwira ati ntuzi ukuri kubigenza ngo mwiteho, bari wowe wicara hano turebe ko twamufasha koga kuko ntitwamusiga imiti asa n'abaryo, asa neza ariko yuzuye ivumbi n'ibyondo, reka tumufashe yisukure duhindure n'umwenda wa matera uyuzuye amaraso. Mugenga yumvise ari byo, ahita abwira uwo mukobwa ati nitwa Mugenga, uyitwa Blaise, ni musaza w'umukobwa tugiye kubana vuba, uriya ugeze hano agahita yiruka. Nawe yitwa Germaine. Umukobwa yarasubije ati nanjye nitwa Safi. Mugenga na Blaise bigiriye inama yo gutosa igitambaro cyiza, bagenda bamuhanagura aho yari yanduye, bamuha imyenda we na Germaine bari bazanye, bamuha umwanya agerageza kwiyambika nubwo byamutwaye nk'isaha, hanyuma bamusigiraho imiti. Blaise yaramubwiye ati muvandi, uyu mukobwa ngize amatsiko yo kumenya aho yaturutse n'impamvu yagerageje kwiyahura, ni ukuri sinagenda ntabisobanukiwe. Mugenga aramubwiye ati nanjye rwose mfite amatsiko. Bemeranyije ko agiye kuhaguma, umukobwa yabasha kuvuga neza yisanzuye, akabasobanurira Blaise akabona gutaha. Uwo munsi Blaise yiriwe aganira na Mugenga. Mugenga amusubiriramo inkuru y'uko umunsi wagenze ubwo yatabaraga Safi, nawe amubwira ibyo yiriwemo, ariko Mugenga akajya anyuzamo akamubaza ati koko Germaine arankunda, kuko uburyo yari yamwitwayeho bwamweretse ko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma byanga bikunda. Blaise nawe yamusobanuriye ibyabaye mbere y'uko baza, amubwira ko yari yasaze avuga ko bararanye, hanyuma akomeza agira ati nibyo koko uriya mukobwa ni mwiza kandi aturuka mu muryango ukize, ariko nubwo waba utagira ubwenge ntiwatinyuka kumwegera ngo mukore ibyo Germaine ari gutekereza, kandi uretse n'ibyo ntiwanabitekereza. Narebye ibise bafite ku matako no ku maboko no mu mugongo no kundagira ubwoba. Umugongo ni ibisebe gusa, icyakora umuti twazanye ndawizeye, ni wowe wavuye papa cyagiye ahanduka mu giti cy'avoka akagwa ku masere bwayo. Bakomeje kuganira, barateka, bararya, kandi baterura Safi bamushyira ku kazuba, yakenera kwiherera bakamufasha bombi, birangira Blaise aharaye. Blaise yararanye na Mugenga muri saro kuri ako karago, agashuka nikana bafataho neza kuko kari gato. Safi nawe arara mu cyumba cya Mugenga. Bukeye mu gitondo Safi yashoboraga kweguka ariko atabasha kwicara neza. Mugenga yabyutse ateka igikoma, Blaise abafasha Safi kukinywa, uretse ko noneho yashoboraga gufata neza agakombe agakomeza akinywesha, mu gihe na Mugenga yari ari guteka ibyo kurya. Yarangije guteka, barya bicaye ku gitanda cya Mugenga. Barangije kurya Blaise arababwira ati murabona rero ko iminsi 2 igiye gushira ndi hano, naje ejo hashize none n'uyu n'undi munsi, kandi mu rugo hari utuntu ntararangiza gutunganya. Numvaga naguma hano nkabafasha Mugenga kwita kuri bimwe kuko umwanya munini azajya amara kwitaho kugera ukize, niyo mpamvu nanjye nzajya nyuzamo nkaza nkamufasha, ariko no mu rugo nta kintu kiri gupfa. Icyo nifuza rero nuko Safi yagerageza basi akatubwira impamvu yari itumye yiyahura, hanyuma agasubira mu rugo mfite icyo mbwira Germaine wasaga ngo muri kumuca inyuma, nibyo ndabwira umusaza ntegereje. Blaise yari umusore ukuze kuko ari mukuru kuri Germaine, nubwo yamurushaga umwaka umwe gusa kuko bababyari indahekana, yanganaga na Mugenga mu myaka. Safi yarababwiye ati cyane cyane Mugenga, nimwumva ibyanjye murumva atarakwiriye kumvana mu mugozi, ni ukuri gupfa nibyo binkwiriye,
Yararize ageze aho aravuga ati ariko singifite ikindi zareka mbabwire. Yaratangiye ati nagiye kwa masenge njyanywe no kumurwaza ku bitaro kuko yari arembye. Kugero byasabaga gutega imodoka kuko hari kure. Nari mfite umuhungu nkunda cyane nawe anyereka akankunda. Iwacu bari bamuzi kuko nkiri mu rugo yahazaga kenshi yewe akaganira na papa ku nkwano azatanga. Masenge yararwariye mu bitaro arembye cyane mu byumve. Hari igihe umunsi washiraga ntabonye ko mvugana n'uwo mukunzi wanjye, ariko aho mboneye umwanya nkamwiseguraho nkamubwira uko byari bimeze. Namaze amezi 6 murwaje, ariko mu kwezi kwa nyuma gwashize amezi 5 natangiye kujya mpamagara wari umukunzi wanjye ntafate telefone. Hashize ukwezi tutavugana, ariko kubera ukuntu nabaga mfite ibibazo byinshi ngomba kuba ndi iruhande rwa masenge nganira n'abaje kumusura, njya kwishyura imiti, njya kugura indi muri farumasi, mbese zinabitinzeho cyane. Kubw'amahirwe make masenge yarapfuye, mpamagara papa na mama ndabibamenyesha, bazana na musaza wanjye mu modoka kuko iwacu twagiraga imodoka. Nuko baraza turashyingura dukora ikiriyo turakirangiza. Kandi ubwo sinarinze bijya mbere ku mukunzi wanjye kuko ntiyarakimpamagara, nanjye namuhamagara ntayifate. Nari naratuje mvuga nti ningero nzajya kumureba. Dusoje ikiriyo papa yambwiye ko ashaka kunjyana ahantu nkajya kuruhuka mu mutwe. Uko twari bane, njyewe, papa, mama na musaza wanjye, twagiye ahantu heza nifuzaga kujya kera, ahantu hegereye ku mazi nyine, hafi yaho hari hoteli abaza kuhasura bararamo. Twagezeyo turara ijoro rya mbere, irya kabiri. Ku munsi wa gatatu papa na mama barambwira bati mwana wacu turabizi ko ukunda Mariko, ariko mwikuremo nubwo bitoroshye. Twajyaga twumva ngo hari umukobwa uza bakararana rimwe na rimwe ntitubyemere, ariko byaradutunguye baduhamagara ngo tujye gutabara abakobwa bari baharwaniye. Umwe yaraje harara iminsi 2, muri iryo joro haza undi nawe ngo waruje kuharara mutunguye. Bombi barwanye bapfa ko umwe yatwaye undi umugabo. Mu guhurura kwacu tujye no gutabara nyine nibwo bose babishyize hanze, bavuga ukuntu bajyaga baza kuharara, buri umwe avuga ko atarazi kamuca inyuma. Nkatwe ababyeyi bawe twarumiwe, nawe yatubonye mu baje gutabara arumirwa, kuva ubwo ntitwongera kumuvugisha. Papa na mama bakimara kubimbwira nahise numva ntaye ubwenge, ndababara cyane, bagerageza kunturisha uko bashoboye. Iryo joro naraye ndirabunkeraho, ariko nta kundi nari kugira uretse kubyakira. Icyatumye rero njya kwiyahura si icyo kuko wenda umusore nari kuzabona undi nkunda. Mu gitondo twagombaga kujya gutembera ahandi hantu. Twazindutse nka saa 10 z'ijoro, papa na mama na musaza wanjye bajya mu modoka, njye nsigara nkusanya ibintu byanjye kuko byari byandagaye. Bo bantegerereza hanze kuko nari naraye ndira nigaragura ngo mayi Mariko yanciye inyuma. Naje nihuta ngo ninjire mu modoka, gusa nsanga yahise arira, none havuze induru. Umugenga na Blaise barumirwa ariko baramureka bati kurira biraruhura. Yamaze kurira arababwira ati nuko nsanga bose bari kuvirirana amaraso ari menshi. Abari bamaze kubambura ibyabo byose banasize babishe bose uko bari 3. Akivuga ibyo bose baratangaye bati ibyo twabyumvise mu makuru, bavuga ko imirambo 3 yasanzwe mu modoka, bavuga ko imodoka ibitse kuri polisi, ko ntihaboneka umuntu w'umuryango wabo azajya gufata imirambo bitarenze icyumweru byatende gashyingurwa mu bundi buryo. Ngo kandi imodoka iri kuri polisi nayo nta kibazo ifite. Umugenga yaravuze ati numvise bavuzemo umugabo witwa Mateusi, umugore yitwa Kanzayire, umuhungu yitwa Blaise. Yahise avuga ati nanjye izina ndaryibagiwe, ariko ngo ababishe bari kubakurikirana, ntutubwire ko ari bo babyeyi wawe. Safi yahise ababwira ati abo ni ababyeyi banjye. Yararize, noneho umugenga na Blaise babyumvise nabi ikiniga kirabafata, gusa birinda kurira amarira atemba ku matama, noneho ahubwo atemba ajya mu nda. Mu marira menshi n'ikiniga yakomeje agira ati nyimara kubona imirambo yabo n'amaraso avirirana, guhera izo saa 10 nirutse ntaza aho ngiye. Nageze aho nibuka ko hari ishyamba papa yigeze kuza kutwereka mu modoka tukarirebera kure kuko twabuze umuhanda mwiza wo kuritugezaho, tukanatinya kurijyamo n'amaguru kubera ko twari tuzi ko habamo intare, impyisi, ingwe, ibisamagwe, ibirura, uretse ko byari bigiye no kurya mugenga, dutinya kurijyamo. Nigiriye inama yo kurijyamo mvuga nti reka ndijyemo ndibwe n'imwe muri izo nyamaswa atazagira n'ubona umurambo wanjye. Nageze mu ishyamba nkoze urugendo nk'urw'amasaha 7 kuko nagezemo hagati nka saa 5 z'amanywa. Nkigeramo nicaye iruhande rw'umugezi ntekereza ko harazi ingoni kandya ntiyaza, bwije ndaharara. Naravugaga nti wenda hari ubwo naribwa n'inyamaswa ndyamye. Bukiye mu gitondo nibwo nakangutse ntapfuye. Byarambabaje kuba nta nyamaswa yandiye, ntegereje kwinaga mu mazi atemba numva natinda gupfa. Nibazaga ukuntu ngiye kubaho abo nkunda bose bapfuye, n'umukunzi wanjye yarancaga inyuma tutagikundana. Nuko mpitamo gufata ikote ryanjye nari nitwaje mu gakapa, nkoramo umugozi muremure, ndangije ndakajugunya, nkajugunyana na telefone n'amafaranga n'ibyangombwa byose, mbese nakajugunya harimo ibintu byose bindanga. Kurira igiti byarangoye, ariko kubera ko nashaka gupfa narabishoboye, ngera muri metero nkenye mazirika umugozi ndakomeza, mpita nshyiramo ijosi, ntangiye gutera imigeri. Umugenga ahita aza arawuca, amanuka hasi,
ngwa mu bikoresho bye no mu mabuye, ankura umugozi mu ijosi, ndongera ndahumeka. Akira imbwa nyinshi zaraje arwana nazo, njye nataye ubwenge, gusa nazumvaga zimuka. Narumvaga nubwo nabaga mpumirije ntashaka kurebana n'umuntu mbujije kwipfira. Ubwo rero akimara kunkuramo yanzanye hano, anyitaho, avura ibisebe, na n'ubu rero bose barumiwe, agahinda karabica, ariko Safi yari yatuje ari kuvuga akomeye, amarira yashize. Blaise na Mugenga baramwihanganishije, bamubwira ko azamubera umuryango mushya, bakamwitaho kugeza igihe azumva ashaka gusubira iwabo, akita ku mitungo yasigiwe n'ababyeyi be. Blaise yaratashye, ariko ababwira ko aragaruka ku munsi ukurikira. Mu nzira yagendaga avuga ati, mbega umukobwa mwiza, noneho wabona n'abakire bigezaho. Umva ko nta mukobwa nkunda, uriya we namurebye mu maso nkinjira mpita mukunda. Urekane n'abakobwa bacu bahoramo nka no mu byarire. Mbega umwana ufite uruhu rwiza we, aranyerera. Hariya hantu nzakomeza njyeyo. Ahubwo ejo ndashuka Mugenga tugiye gushaka telefoni y'uriya mukobwa mu ishyamba, ntangire mwiyegereza azambera umugore. Uri icyo akeneye ni urukundo, nta kindi. Ngomba kumuba hafi. Ahubwo no kwagira ngo mushiki wanjye Germaine yaroze Mugenga. Ngende uriya mukobwa namutereta, ariko ndi umusazi. Yange mushiki wanjye se, abikoze ahubwo namwica ntiyantwara umukobwa nk'uriya. Blaise yageze mu rugo asanga Germaine atarigeze ataha. Bamubajije ahari, ababwira ibyabaye byose birababaza, ariko baravuga bati ubwagiye kurara muri za nshuti ze ahora asura buri munsi. Turamumenyereye n'ubundi inshuro nyinshi arara hano mu cyumweru n'enye, indi minsi aba ari mu nshuti ze maye. Gusa niho ibyo kwanga Mugenga nzamwivugana. Uwo ni se wari ubivuze. Basubiyemo inkuru ya Safi, bavuga ukuntu byavuzwe ku maradiyo ndetse bikaba biri no kunyuzwa ku matangazo. Blaise yiyemeza kuza gutega amatwi amatangazo ngo yumve ko babisubiramo. Iwabo bababajwe n'ibyabaye kuri uwo mukobwa witwa Safi, bashimira Mugenga cyane kuko yamutabaye. Blaise we kubera urukundo yari yamukunze, yumvaga ibyamubaye hari Imana yabikoze kugira ngo ikunde bahuze, kuko yari yizeye ko byanze bikunze azamubera umugore bakabana mu mitungo yasigiwe n'iwabo. Yaravugaga ati umuntu wari ugiye kwiyahura ntazanyanga. Mu gitondo yasubiye kwa Mugenga asanga noneho umukobwa ari kugerageza kugendera ku kabando. Blaise yasabye Mugenga ko bakinga umuryango umwe w'igikoni akaba ari hazajya arara aho kurara muri salo. Yari yamuzaniye akamatera n'amashuka, Mugenga arishima bashyiramo urugi barahasasa. Blaise yabikoze kuko yatekerezaga ko hari ubwo Mugenga yazabyuka ari nijoro akaba yajya kuryamana n'uwo mukobwa. Gusa Mugenga ntiyabitekerezaga. Bamaze kuhatunganya basiga Safi mu rugo, bagenda bihuta bajya gushakisha cya gikapa mu ishyamba. Blaise yasanze koko Mugenga yarishe za mbwa, abona na rya kote yari yakozemo umugozi, bakomeza gushakisha, ariko Blaise afite ubwoba kuko yumvaga amajwi y'ibinyamaswa atazi kure cyane mu ishyamba, akavuga ati wasanga bituriye. Barashatse kubw'amahirwe bageze aho babona ka gakapa, basangamo amafaranga menshi na telefone ihenze cyane n'ibyangombwa byose bya Safi, kandi kuko amazina yari yababwiye byari bihuje na yari ari ku ndangamuntu. Basubiyeyo, Blaise asubira iwabo kandi yirinda no gusaba Mugenga kuri ayo mafaranga. Yaramubwiye ati yakoresha umwitaho cyangwa uzayamubikira azayategeshe nagera kuri kaburimbo atashye. Uwo munsi Mugenga yahamagaje Germaine avuga ati ubu wenda agahinda karashize, kandi Blaise yamusobanuriye uko bimeze. Gusa ntiyarazi ko atigeze ataha iwabo. Yahamagaye telefoni ye ntiyacamo, bituma agira agahinda kenshi cyane ku buryo Safi yamuhumurije, Mugenga nawe akamubwira iby'umubano we wose. Yarongera amuhamagara noneho icamo, ayifasha amubwira ko yishakiye undi mugabo akamuharira umugore yari yashatse. Ibi byose Safi nawe yarabyumvaga. Yihanganishije Mugenga, ariko Mugenga agahinda kanga gushira. Yarababajwe n'ayo magambo kandi yaratanze inkwano, noneho na Blaise bakaba bamaranye iminsi atarabimubwira. Iryo joro yaraye adasinziriye atekereza ukuntu yasabyaga ko agakora byose, haburaga iminsi mike bagakora ubukwe bakabana, kubyakira biramunanira. Safi yibutse ko yaraye afite agahinda, nijoro arabyuka aramukomangira, aza muri salo baraganira, amubwira ubuzima bwose yakuriyemo, aramusetsa cyane bituma atangira kwibagirwa Germaine. Safi yaramubwiye ati waranabaye, unyereka urukundo utanze, rero sinifuza kukubona ubabaye. Safi yarari kugenda akira, ibisebe biri kuma, atakigendera ku gakoni. Bwakeye bakiganira na Blaise ahita ahagera. Mugenga yaratangiye kwibaza niba koko Blaise ari impuhwe yagize gusa, kuko yahazaga buri munsi akahirirwa kandi iwabo hari kure. Gusa ntiyabitinzeho, yakomeje kujya haza, ukwezi gushira ari uko bimeze. Bari basigaye bakorana imirimo, bakajyana muri rya shyamba bakazana ibiti, rimwe na rimwe Safi akabaherekeza. Iwabo wa Blaise bari barabuze icyo babwira Mugenga uretse kumuhamagara bakamusaba imbabazi ku byabaye, bakamubwira ko nabo batazi ahari. Gusa Mugenga akababwira ko ari nta kundi azabyakira, Imana nimushoboza. Hashize ukwezi n'iminsi mike, kwa kwezi kw'imvura kugiye kugera, Safi yaherekeje Mugenga na Blaise mu ishyamba bagiye gutema ibindi biti. Bari bararitinyutse batakiritinya, n'abandi baturage basigaye babisonga bakajyanayo. Gusa uwo munsi bari batatu bonyine. Batemye ibiti bashobora gutwara. Mugenga ageze ahasaba Blaise kuba ari kumwe na Safi agashakishamo agati kagororotse yakoramo agakoni keza.
Uko yagendaga agashakisha, Blaise yatangiye kuganiriza Safi, amwibutsa ukuntu yari ameze ku munsi wa mbere akimubona, amubwira ko yamukunze. Yaramubwiye ati Safi, nahise mbona uri umukobwa mwiza, numvaga ntatanga bari njye uzajya ukwitaho nkwiyegamije, numvaga nishimiye kugufata kuriya. Mbabarire nimvuga nabi kuko nakwiyegamizaga urwaye utameze neza. Ntabwo nari mbyishimiye ko urwaye, ariko numvaga nyuzwe no kugukoraho. Inshuro zose naje kwa Mugenga ni ukubera urukundo nagukunze nkikubona. Nakunze uko uteye, uko useka, uko uvuga, mbese ubwiza bwawe n'imico yawe numva bihuza nuko nifuza. Nzi ko ukeneye umuntu ugukunda by'ukuri, uwo muntu ni njye rero. Ndahari ngo ngukunde kuruta uko ubitekereza, nkube hafi nkwibagiza agahinda wagize, akandi ngufashe tukagira kacu twembi. Ni ukuri ndagukunda kandi mbabarira unyemerere icyo ngusaba, uzambere umugore w'inzozi zanjye. Safi yamurebye mu maso ataramusubiza, Mugenga ahita ahinguka. Yaramubwiye ati migihe mbanze bitekerezeho nzagusubiza twiherereye. Mugenga atari kutwumva kuko sinagusubiza yumva wowe wabimbwiye atumva. Bahise bijijisha bakomeza kuganira ibindi. Mugenga yari yabonye agakoni keza nk'ako yifuzaga, hanyuma baterura ibiti bari batemye, buri wese icyo ashoboye basubira mu rugo. Bagendaga baganira bishimye, bakibagirwa ko bafite imitwaro, bagashiduka bageze mu rugo. Mugenga yari amaze kwiyakira, bibona ko Germaine yamwanze burundu, yewe yaranakiriye ko yashakanye n'undi mugabo. Kuri uwo mugoroba ari mu gikoni na Safi ari kumufasha, yatangiye kumuganiriza afite akanyamuneza kadasanzwe. Bakomeza kuganira bishimye, ibyo kurya bihiye bararura barasangira. Mbere yo kujya kuryama, Mugenga aratangira ati Safi, wari uzi ukuntu iminsi tumaranye wahinduye ubuzima bwanjye. Ni ukuri waje mu bihe nari ngukeneye. Iyo ataba wowe nanjye mba naragerageje kwiyahura nk'uko wari ugiye kubigenza. Safi yahise amubwira ati ahubwo ninjye wahinduriye ubuzima, watumye ntapfa kandi nanigeze ku munota wa nyuma. Iyo ataba wowe mba narapfuye. Mugenga aramubajije ati ubu se ntukibitekereza? Safi yaramubwiye ati oya rwose byamvuyemo, ahubwo ubu ndumva naramaze gutoza, ngiye kujya iwacu nite ku mitungo basize, ngaruze iyo modoka, banyereka ko bashyinguye ababyeyi banjye, mbese byose mbikore mbisubize ku murongo. Mugenga yaramushimiye, aramubwira ati nishimiye ko wenda nabaye umuntu wari ugiye gupfa. Byanatumye menye ko Germaine atankundaga, akinyanga ngo ndakakubonye iwanjye numvise nakwiyahura, ariko wowe na Blaise mumba hafi, nanjye nimwe nkesha ubu buzima pe. Safi yamusabye imbabazi ati Mugenga, ndabizi ko ari njye watumye uriya mukobwa kwanga kuko yatekereje ko umuca inyuma, kandi rwose yarakubeshye pe. Gusa iyo utankura mu ishyamba ngo nzane hano mama mukiri kumwe, ninjye watumye mushwana, rwose umbabarira. Mugenga aramubwiye ati humura, buriya ntero wanjye kuko yaba ashaka kubaka ariko ntega amatwi nk'uko musaza we Blaise yabigenje, akabanza gusuzuma ko ibyo mubwira ari ukuri, yabona amubeshya akabona kunyanga. None sinzi niba nakomeza kubabazwa nawe kandi yaranishakiye undi mugabo. Buriya yari kuzagenda no mu bundi buryo atitwaje ngo nuko waje iwanjye. None se umukunzi yahise ashaka uwo mwanya yamukuye. N'ubundi yari asanzwe antendeka, ubwo yari asanzwe afite abandi bakunzi. Ariko ikibazo nibaza ni ukuntu twagize igihe cyo gufata irembo, tukagera igihe cyo gusaba no gukwa, nyine ibintu byose tugatangira kubikora kandi abizi ko afite undi mukunzi. Naho ubundi kugenda bwo n'ubundi yari kugenda, n'ubundi ubwo ntiyari uwanjye, ntiyari yarandemewe, kuko nta kuntu umuntu waba warafashe irembo, warasabye, warakoye, hasigaye kujya mu murenge gusa ngo aza kubonane n'umukobwa gusa ngo nyine ngo uhite wumva ngo yashatse undi mugabo nta n'ukwezi gushize. Ntabwo mbyumva pe, ntabwo mba mbyumva, mba numva ko atari uwanjye. Safi yarishimye kuko arimvise ko noneho Mugenga yamaze kwiyakira. Mugenga adatindiganyije yahise amubwira ati Imana niyo yampuje nawe ngo uzundinde ibikomere byose Germaine yari kuzantera. Yarabibonye ko yenda kumbabaza kunyoboraho. Ni ukuri watumye niyumva mu ndi muntu. Nizera ko unzi wese uko mbayeho warabibonye kandi nzi ko wamaze kubona ko ntaho nguhisha. Uko mbayeho warabibonye kandi nzi ko wamaze kubona ko ntacyo ngukinga. Rero nta wundi muntu nifuza kugirana umubano nawe uruta uwo nagiranye nawe. Nari naririnze kubivuga kuko ari gukeka ko mbitewe n'agahinda natewe na Germaine, ariko uyu niwo mwanya ngo nkubwire ko ngukunda. Ubinyemereye wambere umukunzi tugatangira gutegura uko twabana nk'umugabo n'umugore. Ni ukuri ndagukunda kandi iyo nibwije ukuri numva ari urukundo atari ibindi. Ndagukunda Safi kandi ndakomeje. Safi yaramwenyera amubwira ati Mugenga, uri umusore mwiza buri wese yakwifuza mu buzima bwe. Uri umusore mwiza ufite umutima mwiza kandi kubana nawe ntako bisa. Reka tujye kuryama nzakubwira icyo mbitekerezaho ku munsi w'ejo, kandi humura uryame utuje. Bagiye kuryama, Mugenga mu gikoni, Safi mu cyumba cyo mu nzu. Safi yari yatekereza ati Blaise niwe wambwiye ko nkunda mbere, ariko Mugenga niwe wanyeretse urukundo bwa mbere. Iyo ntamugira mba narapfuye.
kandi ubona agaruye icyifuzo cyo kubaho, n'uwambwira ibyo kwiyahura namumerera nabi. Blaise nawe yaritanze, yanguriye imyenda yo guhindura, ngurira inkweto, yanzaniraga impano, mbese yambaye hafi pe. Bose bakwiriye gukundwa, ariko sinakwicamo ibice bibiri. Icyakora uwo niyumvamo cyane ni Mugenga, kuko uretse no kuba yarantabaye ariko anateye neza. Ariko nanone Blaise nawe ni mwiza bihagije pe. Ninkunda umwe undi azarakara bashwane kandi baramenye nyuma. Narasanze bose ari inshuti. Nkunze Blaise ndabahemukiye Mugenga wantabaye, kandi ninkunda Mugenga Blaise azamurakarira bashwane. Ikindi sinzi ko umutima wa Mugenga waba warakize, kuko nta mezi 3 ashize umukobwa bari bagiye kubana bashwanye. Ikibazo nuko yamwanze kubera njye. Ubu se ndabigirane, byanga bikunda umwe muri aba basore tugomba kubana, kuko nibo bana nabonye bakigira imitima mizima. Ngiye gusubira iwacu nta n'umwe ubizi. Ngiye kugenda muri iri joro, buracya nageze iwacu kandi bose barisanga nagiye ntabasubije. Nta nimero yanjye nigeze mbaha, ariko izabo bombi ndazifite. Nemera ko impuhwe zitandukanye n'urukundo, wasanga bose ari impuhwe bangirira, cyangwa bakabiterwa no guhora bambona, cyangwa kubera ko bumvise ko iwacu bari abakire, bakaba bifuza kuva muri iki cyaro bakaza tukabana iwacu ahateye imbere. Niyo mpamvu ngomba kugenda nta n'umwe nsubije, nta n'umwe nsezeye, nta n'umwe mbwiye. Uwo nzabona mbere kandi bitabaye ngombwa akabanza kumpamagara kuri telefone, uwo niwe tuzabana. Uwo mwanya yahise afata agakapu ke, cyane ko kari kakirimo y'amafaranga yose uko yakabaye, kandi hakaba hari andi yari ari kuri telefoni, aryamaho gato ategereje ko saa 8 z'ijoro zigera akigendera. Zarageze arabyuka, akingura urugi gake gake, asohoka mu gipangu cya Mugenga, iryo joro yerekeza iwabo. Mu gitondo cya kare Blaise yarahageze nka saa 9, asanga Mugenga atarabyuka ari ku rugi rwo kw'irembo rukinguye. Blaise ati kuki mwarahimba udafunze se noneho? Mugenga ati twabyibagiwe ahari, ariko ndi kwibuka ko narayimfunze, ubwo sinzi uko byagenze. Blaise aramubwiye ati none se hariya haraye hafungiye inyuma? Dore hariho ingufuri n'imfunguzo, usigaye urara umukingiranye? Mugenga yaratunguye, bahita bafungura, bahamagara Safi baramubura. Bajyanye mu cyumba yararagamo basanga ntawe urimo. Basohotse hanze baramushakisha baramubura, barambiwe bashaka kumuhamagara kuri telefoni, bose basanga nta n'umwe wabitse nimero ye. Baravuze bati reka tumutegerezeho akanya gato, nitumubura dushakisha ikindi twakora. Bakiganira, uwo ariko basiba uko wa Mugenga akaba ari wese wa Germaine na Blaise yahamagaye Mugenga amubwira inkuru nziza. Yaramubwiye ati Germaine ntiyigeze ashaka, yari yarakubeshye, yari yarahungiye ku nshuti ye, nakoreka muhe telefone akwibwirira. Germaine yabanje kumusaba imbabazi amubwira ati mbabarira Mugenga, ni ukuri narakubeshye sinigeze nshaka na rimwe, nabaga kwa masenge naramubujije kuzabibwira abiwacu. Ni ukuri ndagukunda kandi nifuza ko tubana, ariko kwakira ko uri kubana n'uwo mukobwa mu nzu imwe, numvise hari igihe mwazanca inyuma kubyakira birananira, kandi uwo ukunda uba ugomba no kumufuhira nubwo njyewe nakabije. Ni ukuri narahubutse nkwitwaraho nabi, mbabarira dusubukure gahunda zacu. Mugenga aribajije ati naheraho imyizera, wasanga ahubwo bamwirukanye mu nzu. Ikindi namaze kubwira Safi ko mukunda, kandi niwe mwiza ahantu hose kurusha Germaine. Ndakwanze ntivamo ndagukunze, ariko se ndabigira nte ko namaze gutanga inkwano? Ariko yanyenze ku mugaragaro, bose barabizi ko yashatse undi mugabo. Reka mubwire ko muze ndamuvugisha ari uko mbonye Safi. Ibi ni byatekerezaga. Yahise abwira Germaine ati noneho rero dore uko tugiye kubigenza, ubu ndi kumwe na musaza wawe, reka tubanze turangize ibyo turimo, ndahita nguhamagara. Blaise yumvise yishimiye ko mushiki we atigeze ashaka. Yatangiye gutekereza ati byanga bikunda noneho ndamutsindiye. Mugenga akunda Germaine ndabizi, ubu bagiye kubana Safi musigarane. Nubwo yaba yaratangiye kumwiyumvamo, ubwo Germaine aje bigiye kuba byiza aramwikuramo. Najyaga nibaza ukuntu bizagenda ninkundana na Safi, kandi wenda na Mugenga amukunda kuko Germaine yamwanze. Ariko ndakora ibishoboka byose Germaine na Mugenga bahite babana, mbona uko nkundana na Safi ntuje. Mugenga aramubwiye ati kutavuga se Bre, uhangayikishijwe na Safi? Nanjye ndamuhangayikiye. Bategereje Safi isaha baramubura. Mugenga yasubiye mu cyumba asanga harimo imyenda mike, agakapa kadahari, aravuga ati birashoboka ko uyu mukobwa atari hafi. Baramushatse baramubura, bashaka inyuma y'inzu baramubura, bashakira mu bikoni bidafunze baramubura. Blaise atangira kurakarira Mugenga aramubwira ati cyangwa wamuhemukiye utuma agenda? Mbwira ko utashatse ko muryamana akabyanga agahitamo kuguhunga. Kandi koko Germaine yavugaga ukuri. Muge habaye ikiri joro. Mugenga nawe yumvise arakajwe n'ayo magambo, gusa arihangana yanga kumwereka ko amurakariye, aramubwira ati iri joro nta cyabaye, sinamukozeho kandi ibyo bintu mu nkekera sibyo, sinaruta ngerageza kumusaba ko turyamana. Ubwo se naba naramumariye iki? Ikindi izo ngeso sinzigenderamo, iyo mba ndubikora nari guhera kuri Germaine twakundanaga. Bamaze iminota 10 batavugana. Mugenga asa n'uwiyungiye agatekereza aravuga ati cyangwa yasubiye kwiyahura.
ubundi koko ubu byamuvuyemo? Blaise yabitekereje ati kandi koko umuntu wabuze se akabura nyina na musaza we akimara gupfusha nyirasenge kandi ntanabashyingure, ibyo byose bikaba kimenya ko umukunzi wamuca inyuma, sinzi ko byahita bimushiramo aka kanya. Wasanga ahubwo yasubiye muri rya shyamba koko. Uwo mwanya bahise berekeza muri rya shyamba, aho bagendaga amasaha 2 cyangwa arenga. Mu minota 50 bari barigezemo. Bahagiraga cyane ariko biyemeza kumushakisha, umwe ku ruhande rumwe n'undi ku rundi. Baramushatse bubiriraho, umwijima utangiye kuza basubira mu rugo. Kuri telefone Germaine yari yahamagaye Mugenga inshuro nyinshi, ariko Mugenga yabibonye ananiwe abura ukamuhamagara. Baratashye bose barara kwa Mugenga, bukeye basubira muri rya shyamba. Zimwe mu nyamaswa bahuriragamo nazo zarabahungaga kuko ubwoba bwari bwashize. Bakomeje gushakisha, saa sita zibagereraho, bageze aho bemeza ko yiyahuye mu mugezi. Batinye kuwujyamo bavuga bati natwe tutaribwa n'ingona cyangwa tukarohama. Bafata inzira buri wese asubira mu rugo, Mugenga we Blaise wabo. Mugenga ageze mu rugo araryama ariko gusinzira biranga neza kandi na Blaise nuko byagenze. Abo basore bombi babuze Sifa mu ishyamba, bari bashakiye ahantu hose bemeje ko uwo mukobwa yapfuye byanga bikunda. Ku ruhande rwa Mugenga yarayibuka ukuntu yahuye bwa mbere na Sifa, ukuntu yaratangiye kumukunda kubera ubwiza bwe haba inyuma no ku mutima. Atangira kwivugisha ati buse ko namukuye mu mugozi yahuye yari hafi gutira itabapfu, nkamukura mu mugozi yarerembuye akogwa hasi nabwo akajya kwicwa n'amabuye n'ishoka n'imyambi n'umuheto ndetse n'uburebure bwa metero 3 hafi ubwazo. Nkirengagiza gukora icyari kinjyanye n'umunaniro wo kugira mu ishyamba, nkurira igiti vuba vuba kinkobora no kubona ngo mutabare, nkarwana n'imbwa 7 zose ku bw'amahirwe nkazica mu rwego rwo kumurinda agakomeza abeho, nkamushyira ku bitugu nkamugezi wanjye, nkamwitaho bimwe mu bikorwa nateganya gukora muri iriya minsi nkabihagarika. Niba koko yiyahuye naruhiraga iki? Ariko sinaruhiye ubusada, wenda Imana yabyanditse ahantu, yabonye ko basi nari mfite umutima wo gukora ibyiza kandi ukunze, nabitewe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mugenga arabyutse asubira mu cyumba cye, ava muri cya gikoni yarasigaye araramo, asubira mu cyumba cye aricyo Safi yararagamo. Akigezeho umutima uramusimbuka, yasinziriyeho nk'amasegonda 50, ariko ibyo yarose mu byari biteye ubwoba. Yibonye ahobeye Safi ari kumubwira ati ndagukunda nanjye Muge, kuko watabaye ubuzima bwanjye, none uzongera ubutabare ko ngiye gupfa. Muri izo nzozi Mugenga yise amwegera ngo amuhobere, kumva uko yamwegeraga mu nzozi niko yanegeraga igikuta, akubitaho umutwe ahita akanguka, akoze mu gahanga yumva hajemo ishyundu. Atangira gutekereza ati izi nzozi zivuze iki? Uko nabitekereje sinibeshye na gato. Safi yasubiye kwiyahura mu ishyamba kuko ndose ambwira ngo ngiye gupfa, ambaza niba ndatabara ubuzima bwe nanone. Byanga bikunda agomba gusubirayo, ndabizi uriya mugezi nubwo utemba ariko amazi afite ahantu yisuka hameze nk'ikiyaga. Nzemeza ko yapfuye ari uko mbonye umurambo wo hejuru y'amazi ureremba. Yarazi ko ngo iyo umuntu yishwe n'amazi yamaze gupfa neza areremba hejuru. Gusa nanone akongera akavuga ati ubu se ngona numva bavuga ko zibamo zaba zaramurebeye izuba, ukuntu yari mwiza yamvugishaga nyubashye, ngatangira kwicinya icyarane. None mbonye umukobwa uhuje nuko amarangamutima yanjye nkoresha, none ariyahuye koko. Asuye kwiyahura nari namukuye mu mugozi hari hashize ukwezi kurenga tubana, kandi yarambwiraga ngo uwamubwira ibyo kwiyahura ngo yamumirira nabi kuko ngo yiyakiriye. Ubu se kuko ibi ni ibiki? Ariko se koko inzozi zijya ziba impamo ngo nizere ko wenda ninsubira mu ishyamba ndamusangamo nkamutabara, kuko ndose ari kumbaza ngo urongere untabare, wasanga wenda ndongera nkamutabara. Ku ruhande rwa Blaise nawe yaraye yivugisha yewe nijwe risohora, ku buryo hagira umuntu uri kumwumva cyangwa ari kumubona ari kugira ngo yagize ikibazo cy'ihungabana cyangwa akaba yasaze. Yaravugaga ati umukobwa mwiza nka Safi akiyahura, ukuntu se noneho nari mbonye umukobwa nkunze kuva navuga, numvaga ari we tuzabana, nari namubwiye ko mukunda, yanyemereye ko azampa igisubizo turi twenyine kugira ngo abone uko yirekura. Naba aransubiza abanje kurira bikore, mbese ambwire ko nkunda mpobeye, avuga ati nanjye ndagukunda bre, none ariyahuye. Ubundi kiriya gishyamba wazagitwika, nzaritwika niba yarariwe n'inyamaswa nazo zizashya. Yarahagurutse amara nk'iminota 5 areba hejuru nubwo hari mu ijoro mu mwijima, arangije aravuga ati reka nishyire mu mwanya wa Safi. Wenda Safi akaba yarankundaga dukundana, noneho ngasanga we na Mugenga bamaze igihe banca inyuma kandi naribwiraga ko dukundana njyenyine. Oya ariko Mugenga nahita mwica, sinzi ko nabyihanganira nubwo bwose ndusha ibigango. Ariko none yibaze bibaye mama, papa na mushiki wanjye Germaine bapfuye kandi bikaba tumaze gushyingura masenge, nahita niyahura nanjye. Safi se namurenganyiriza kuba bwa mbere yari yiyahuye, ariko kuri iyi nshuro njye na Mugenga twibwiraga ko twamufashije, yabatesheje agaciro neza yacu. Kibaye inzozi zahindukaga ubuzima bwanjye bwite kuko wenda zo ndota neza, hanyuma ubuzima bwanjye bukaba inzozi kuko ari bubi kandi inzozi ntawe zishe.
kibaye ndi kurota wenda nkaba nzi ko nzakanguka ngasanga Safi atarigeze yiyahura bwa kabiri. Ndasubira muri ririya shyamba njyenyine na Mugenga atabizi, nindigeramo nitwike rishye rikongoke, inyamaswa yose yaba yaririye Safi ishyane nawe. Reka mbanze ntuze ndagiye mu ijoro rikurikira irindimo, mbese n'ejo nako amatariki yo ntaraba yagahindutse. Ubu turi saa 8 z'ijoro, saa 3 z'ijoro ndaba nagezemo mushake isaha imwe, hanyuma nimubura nkabura umurambo we ntaraba yariyahuje umugozi nanone, kuko wenda yaba yaratekereje ati hatagira undi muntu uzakansangamo akankuramo akambuza kwipfira nk'uko Mugenga yabigenje. Nintabona umurambo ubwo araba yarariwe n'inyamaswa, niyo mpamvu ndahita nditwika ryose rigashya rigakongoka nayo igapfa, kandi nta muntu uzigera amenya kandi njye waritwitse. Mugenga yamaze gutekereza kuri Safi, gusinzira biranga. Bukeye mu gitondo asubira mu ishyamba ajya kuri wa mugezi wenyine, none hatari kumwe na Blaise. Awumanuka iruhande birangira ageze aho bavuga ko amazi yahuriraga, mbese ameze nk'ikiyaga. Yarebye amareba hirya no hino, abura umurambo wa Safi ureremba hejuru yabo nk'uko yabitekerezaga. Akomeza kuwutegereza ngo arebe ko arawubona, ariko ntiyawubona. Blaise kuri abimanywa yiru wavugana nabi wabo na Germaine, bituma ajya mu ishyamba mbere y'amasaha yari yiyemeje kugenderaho. Ku manywa wabo baramwegera baramubaza bati Bre, Mugenga aracyakunda Germaine? Blaise yarabasubije ati sinzi niba kimukunda cyangwa atamukunda, icyo nzi cyo nuko yamukundaga. Papa we na mama we baramubajije bati kuri gusubiza nabi se bimeze bite Bre? Blaise yavugaga mu ijwi ririmo umujinya kubera ko yabaga ari kwitekereza ko Safi yahuye nanone, nabo bakaba bari kumubwira ibya mushiki we wigize indaya, nubwo yabihakanaga avuga ko atigeze ashaka umugabo. Blaise arababwira ati ariko papa, ubu mwebwe muri kumva muri Mugenga mwaheraye mwizera indaya? Iwabo barasukuje bati witwitira umwana indaya Bre, dore ko wagira ngo hari ibisindisha wanyweye. Blaise yarababwiye ati muntega amatwi mbabwire, nifite ikibazo gikomeye mwikomeza kumvanga mu bya Germaine na Mugenga. Germaine nubwo yabaga yigize agashyano nk'uko se yabivugaga, ariko yubahaga Blaise kandi bombi bakundanaga kubi nk'umuvandimwe na mushiki we. Nubwo Blaise atabaga azi neza ibyo Germaine ahoramo byose, ariko nibura baganiraga neza bubahana nta usuzuguye undi. Germaine yahise amufata ku rutugu aramubwira ati musaza wanjye nkunda Blaise, ndabibona ko ubabaye kandi koko nibyo bareka ko kuvanga mu byanjye na Mugenga. Mfite telefone nzamwihamagarira aho aba ndahazi, ndetse uyu munsi ndajya kumureba musaba imbabazi ndi kumwe nawe, wakwemera ukamerekeza? Blaise yaramubwiye ati genda wenyine singuherekeza, nshaka kuba ndyamye nkabanza gutuza. Germaine yaramubajije ati none se habaye iki? Blaise amusubiza bose bumva, yaba se na nyina ati Germaine, uriya mukobwa wamuteye umwako, uwanze Mugenga ngo nuko yatabaye uriya mukobwa kandi yari yaramaze gusaba no gukwa, mu buri gihe gito mukajya ku murenge. Aho atabariye uriya mukobwa amuvanye mu ishyamba mu mugozi yiyahuye, aho kugira ngo umufashe umunaga ibyo wari umuzaniye mu maso ariruka, bituma mumenaho igikoma kimeneka mu bisebe. Yari yahindutse ibisebe kuko ari yakomeretse bikabije udashaka no kumureba. Nuko wasanze Mugenga ari kumufasha kunywa igikoma kuko atabashaga no kwicara neza. Mugenga ahita mutara gukurikira gusaba imbabazi, urangije uramubwira ngo agaka kandi yaratanze inka nziza ngo azaza agatware, uramubwira ngo ntaturusha inzoga izo yatuye azaza zitore, nkaho bidahagije atarakira ibikomere by'amagambo wamubwiye n'ibyo kutamwizera ukamwita indayaho kumufasha, urenzaho ko washatse undi mugabo. Byatumye abaho yihebye, bituma umukobwa yatabaye asubira kwiyahura avuga ati natabawe n'umuntu none namuteje ibibazo, ashwana n'umukobwa bendaga kubana. Urumva ukuntu wahemutse? None ngo ntiwigeze ushaka? Wavuze ko umugabo yaguhaza akakujugunya ukaba ugarutse gutakambira Mugenga kuko uzi ko yagukundaga nk'umusazi. Yahise abaza se na nyina ati niko ko namwe mwamworoye nabi? Nuwuhe mukobwa urara mu gasozi gatatu cyangwa karenga mu cyumweru kimwe? Yabaga yaraye mu basore, umugabo yari yashatse asanga adashatse umukobwa ahubwo ashatse indaya aramwirukana. None ngo Mugenga yapfa kumwizera? Iwabo bahise basakuza bati wa mukobwa yasubiye kwiyahura koko Bre? Blaise ati yego, niko gahinda mfite nimwongere kumbwira ibya Germaine. Se na nyina bahise bigendera bajya kwicara mu cyumba cyabo bafite agahinda, bumvaga nta rindi jambo basigaranye ku buryo bari kuryongera kuyo Blaise yarababwiye. Germaine yamusigaye iruhande aboroga, ariko umutima nejejwe nuko wenda wa Safi yapfuye, kuko yavugaga ati wenda agahinda ka Mugenga negashira kuko Safi yapfuye nyine asangarukira, ahubwo reka njyeyo mube hafi abone ko mukunda, nifuza ko muguma iruhande ngumane nawe mufashe gukira agahinda. Yahise afata utwenda duke two guhindura dushyira mu gakapa yerekeza kwa Mugenga, ariko atabibwiye Blaise. Kuri ayo manywa kandi Safi yarakomeje urugendo kuva saa 8 z'ijoro agenda, noneho yarageze ahabona kaburimbo nko mu minota 30. Yagendaga atekereza ati ariko singitinya urupfu, uzi ko kera papa na mama na musaza wanjye bataricwa ntapfaga kwibyutsa ngo mve mu cyumba kimwe njye mu kindi, none nabyutse saa 8 nyura muri ziriya nzira. Ubundi se ko nari impfuye, n'ubundi ntawe ngitera impuhwe, abiwacu barishwe, masenge nari nsigaranye mu miryango, nari mvuye kumushyingura na Mariko yaranyanze asigaye anca inyuma. Ariko rero ndahemutse, sinakabaye nsize Mugenga kuriya yarangiriye neza ntanamusezeye, yarantabaye pe. Naho Blaise we nukumfatirana, iyo Mugenga atantabaye se yari kunkurahe, ukuntu niyahuje agakote nakundaga se. Nanjye ndi umusazi bwo, ariko uwambwira abantu bose bishe papa na mama shaho ntabwo mbyumva. Ubu koko ni bande babishe?
uwabishe yanteye agahinda mpindura umusazi atuma agerageza kwiyahura, niyo mpamvu bamufashe bakamunyereka bakarangaraho akanya gato. Ibyo namukorera n'ibyo ubizi. Bansabye ngo bamuhanishe iki uretse gusaba ko bamuteka mu mazi, nta kindi namusabira. Ariko se upfuye kaba aruhutse, nakoreka ndeke kwisaza. Narumvise ngo ntibigeze babona n'umwe mu babishe. Ubwo se baba baramubonye nabibwirwa n'iki ko nta muntu ukinyitayeho ngo abe yampa amakuru? Ariko ndabarenganya nta n'umwe uza aho ndi, wasanga barumvise amakuru y'uko nanjye napfuye. Yakomeje kugenda ageze imbere gato iruhande rwa kaburimbo, abona Mariko bakundanaga afashe undi mukobwa ikiganza, basa n'abaje gutemberera aho hantu. Safi yabaye nk'ubirengagije, yanga kwiyereka Mariko, agenda asa n'uhumirije areba ku ruhande rwo haruguru, ahita atangira kwibuka ukuntu nawe ariko Mariko yamufataga ikiganza, ahita yibuka ko Mariko ari nawe watumye se na nyina na musaza we bicwa, yumva adashaka no kumubona. Iwabo bahisemo kumujyana ahantu yakundaga ku mazi, ahantu hari hoteli yo kuruhukiramo, batagamije gusa kumufasha kuruhuka mu mutwe kuko yapfushije nyirasenge amaze amezi menshi amurwarije, ahubwo bagira ngo banamubwire ko Mariko amuca inyuma, bari ahantu hatuje kugira ngo amwikuremo mu buryo bworoshye. Barabimubwiye arararira, asandaguza ibintu bye. Mu gitondo bagiye kugenda batinze ariko bikusanya, uko gutinda kwe bamutegerereje hanze mu modoka bituma abagizi ba nabi baza kubambura, banabatera ibyuma basiga babishe. Aje asanga bapfiriye mu modoka. Yishinjaga amakosa kuko aravuga ati iyo mba nari niteguye kare twari gusohokera rimwe tugahita tugenda, Mariko niwe watumye bapfa, niwe watumye batera umwaku, iyo ntakundana nawe ntibari gupfa kuko ibyo yakoze byo kunca inyuma nibyo byatumye bahanjyana, kandi kubera agahinda yanteye ngatinda nkusanya ibintu niko katumye nsanga bishwe. Yakomeje kugenda yishinja amakosa, kandi ubwo niko yasatiraga kaburimbo. Yatangiye kuvuga ati iyo ntakunda hariya hantu ngo njye nsaba papa kuzahatuzana, wenda akaba yaratujyanye ahandi hantu nawo heza, nibo barapfuye. Ibi bisa naho ibyo yari atekereje bwa nyuma. Yibagiye ko ageze muri kaburimbo, yambuka nk'uwambuka umuhanda utabamo imodoka, ari n'akazamura igitambaro mu mutwe ngo hato Mariko atanamubona. Imodoka ihita imugonga, gusa nayo yahise ifata feri amapine arakuduka, bituma itamunyura hejuru ngo imuvune amagufwa cyangwa abe yanapfa. Ariko nyine kuko yari imugonze yahise agwa mu muhanda, ararambara arata ubwenge. Shoferi yamugonze yarangaye kuko yabonaga asa n'uri mu muhanda wenyine. Yarebye nko muri metero 300 imbere ye, abona nta muntu nta modoka, agenda yirangariye. Yewe yanarangajwe cyane na Mariko n'umukobwa bari kumwe kuko basomanaga ku muhanda. Akibarangariye ashiduka agonze umuntu. Yahise asohoka mu modoka aterura Safi asakuza cyane ati nyaboneka nimuntabare. Mariko na wa mukobwa bari kumwe bahita baza biruka. Mariko akibona uwo mukobwa ugonzwe abona ari Safi bahuze bakundana. Bahise bamuterura na wa mukobwa binjirana mu modoka bamujyana kwa muganga. Bahagurutseho n'izindi modoka zihageze, ariko kuko bari bamaze kumushyira mu modoka bahise bikomereza, ntibyamenyekana cyane ko ari umuntu ukoze impanuka. Mu modoka shoferi yabajije Mariko ati uyu mukobwa uramuzi se? Mariko ati ndamuzi, ni wo mu gace k'iwacu, nari naje gutemberera n'aha nasuye umukobwa ariko mbonye umukobwa muzi yitwa Safi. Barebye ku byangombwa bye byari biri mu gakapa basanga ko ariko yitwa. Hanyuma Mariko avuga ko arabamurwaje, none umukunzi we uwo mukobwa bari kumwe nyine yari yasuye akajya bagemurira. Mariko nubwo yavuze ibi yumvaga afite ubwoba, gusa yibutse ko Safi yapfushije nyirasenge, papa we na mama we na musaza we mu minsi 3 gusa. Yibutse ukuntu yamubabaje aravuga ati nakanguka avuye muri koma azabona ko nkimukunda, reka njye kumurwaza, wenda nabona ari njye yazambabarira nubwo atazemera ko dusubirana, ariko wenda ntazansohora mu nzu wabo bari barampaye, kandi wenda nzanamwikundishaho amafaranga nuzuze yanzu. Bageze mu bitaro, Safi bamushyira ku gitanda, ariko kubera ko imodoka itari yamugonze ngo imunyure hejuru, hari icyizere cy'uko yashoboraga gukira vuba cyane. Kuri uwo munsi kandi ubwo Murenga yarakizenguruka cya kiyaga mu ishyamba, ariko abura umurambo wa Safi, bumwirira hakiri kuzenguruka ayo mazi yibumbiye hamwe twakwita nk'akayaga gato. Yaravuze ati niba koko yinaze muri uyu mugezi wasanga amazi arimo ataramugeza hano, reka maryame niba icyo ndongera nitegereze neza. Izo ngona bavuga ngo ziva mu mazi zikaza kwiryamira hejuru ntari ibini ziza zinjye, n'ubundi na Safi yari umuntu. Kumukurikira nk'ipfira wasanga harimo n'andi mahirwe. None se umuntu uz'ubwenge nka Safi yatekereza kwiyahura ari nta nyungu irimo? Nimfa nangirangira aho wasanga gupfa bibamenye uko kuruta kubaho. Kuri ayo manywa kandi Germaine yageze aho yabaga agiye kumushaka aramubura, asunika urugi rwo kw'irembo ku gipangu dore ko nta ngufuri yari iriho. Yinjira mu gipangu abura mugenga, yewe asanga mugenga yagiye adafunze inzu ye, nuko yinjiramo. Akigeramo abona utwenda Safi yari yarasize, abanza kumva agize agahinda gatewe no kumva ko bamucaga inyuma. Hanyuma asuka amazi akaraba ibirenge aravuga ati byanze bikunze mugenga ari hafi aha, reka mbe nirambitse ku buriri bwaransanga hano. Yararyamye akanguka agana mu saa 11 z'umugoroba, ariko asanga mugenga atigeze ahagera. Yamuhamagaye kuri telefone ariko ntiyayifata, aravuga ati nashaka ze nijoro aransanga hano nibiba ngombwa tubane.
ubwo kandi na Blaise yabonye saa 10 zigeze ati reka nigendere hakiri kare mushake nimubura nditwike. Yarigeze amashakisha Safi ahantu hose aramubura, agera hafi ya wa mugezi awumanukaho gatareba uko yabona umurambo birangira ageze kuri cya kiyaga, ariko nabwo akomeza kubura umurambo wa Safi. Yari afite torosha ariko kumurika hejuru ngo arebe ko yamubona wenda mu biti, ageze atangira kumurika no hasi ngo arebe ko inyamaswa zaba zamuriye zikamusegaza cyangwa akaba yiyahuye aryamye aho hasi. Arebye neza imbere yabona umuntu uryamye hasi hari nko muri metero 50, niko kugenda yiruka ati Safi, Safi ntube wapfuye. Yirutse amusatira wari uryamye itahaguruka n'ubwoba bwinshi ati Safi, Safi ni wowe, nanjye nari mbizi kutapfa. Baribanye mu maso, umwe asanga ari Blaise undi ari Mugenga, bumva bamwaye bahita bahoberana n'akababaro kenshi. Mugenga ati Bre, nawe waje gushaka Safi? Blaise nawe ati Muge, nawe waje gushaka Safi koko? Bagize ikiniga, kwihagararaho birabananira, barareba baraboroga kandi ari abantu b'abagabo, baravuga bati wasanga inyamaswa yamuriye. Mugenga ati ariko si iyo nyamaswa yabirya abakobwa gusa ko itansanze hano ngo injye. Blaise ati wasanga iri mu nzira iza wenda ikaba yahaze inyama za Safi. Agahinda karongeye karabica, ikiniga kiramufata. Blaise akomeza agira ati niba ari inyamaswa yamuriye fasha natwe tuyitwike, dutwikire ishyamba, dore nazanye sanse n'ikibiriti, iyamuriye nayo ishikongoke. Naje nabipanze mvuga ni nimbura umurambo ndemera ko yariwe n'inyamaswa ishyamba nditwike. Mugenga bitekereje aramubwira ati Bre, nanjye ndumva ari byo byashoboka nayo amaze tukayatwika, haba harimo n'izo ngona zigashya, ariko icyo gitekerezo ntigikwiriye. Twaba twangije ishyamba kandi niryo ridufasha kubona imvura, uretse n'ibyo tujya tuza kuhatema ibiti, nawe urabizi tugiye kugera mu bihe by'imvura, iyo tutarigira twari kuzacana iki? Ubwo se turitwitse inyamaswa yamuriye niyo yapfa gusa, wasanga wenda harataje hano mu ishyamba, wenda akaba yisubiriye iwabo. Blaise yahise amuca mu ijambo ati wasanga ari byo koko, ubu kuki tutabitekereje mbere? Yahise amena ya essence mu mazi, ikibirita gita ku ruhande, hanyuma abwira Mugenga ati Muge, umwanzuro nene nafashe wo kuritwika ndumva urimo ubujiji, reka tujye iwabo tumushakishe, baracya twagezeyo dore haracyari nijoro. Mugenga aramubwiye ati ariko waba ntituhazi? Blaise ati njye nahumvise mu matangazo, aho bajyanye imodoka yabo ndahazi, ahantu hari handitse ku byangombwa bye ndacyahibuka, reka tugende ndakuyobora ngo ugezeyo, nitugera mu gace k'iwabo tubaririza umuryango wiciwe rimwe, ntihayoberana barahatwereka tujyeyo, nibidukundira dusabe nimero abantu ba hafi duhamagare Safi. Mugenga yarongera amuhobera ati basi binyeretse ko utagitekereza ko yahunze kubera njye, uvuga uti wenda nashatse kumufata ku ngufu ahitamo kumpunga. Blaise yamusabye imbabazi, amubwira ko byamucitse, bombi basohoka mu ishyamba berekeza mu nzira zijya kwa Mugenga. Bagize hafi yo kwa Mugenga nka saa 7 z'ijoro. Mugenga aravuga ati twikomereze ntitwigore tujye iwanjye, n'ubundi ntacyo twaba tugiye kuhakora. Ariko Blaise aramubwira ati tuhanyure dufate indi myenda, dore yiranduye, twitwaze igikapa, mbese ntitugende dutyo gusa, kuko wenda hari ubwo twasanga ari kure cyane bikadusaba no kurara mu nzira. Wenda kurara mu nzira byo nta birimo, ariko tugende twitwaje indi myenda, ufate n'amafaranga yo gutegesha iwawe, njye nayasize mu rugo, no kuri telefone ntayariho. Mugenga yarabyemeye, n'ubwo we kuri telefone hariho udufaranga bakwifashisha. Begera umuryango ngo bafungure, basanga urugi rwegetseho gusa rudakinze. Mugenga ati nagiye nihuta nibagirwa gukinga ndabyibutse, ikibazo nuko ahubwo ndasanga banyibye bancucuye. Blaise yaramwihanganishije ati ndumva byari byakuvanze nkanjye, reka twinjire ndabona n'inzu ko kutayikinze, ntawamenya wasanga ntawe wigeze kwiba, wenda bazi ko impamvu wakinguye ari uko wari uhari. Mugenga aravuze ati ntawamenya, reka turebe. Binjiye muri salo, Blaise acana rya toroshi rye, babona ibintu byose biri nk'uko yabisize, ariko bakigera mu cyumba cya Mugenga aho Safi yaramaze iminsi arara, bagize ngo barabonekewe. Uburiri bwari buryamyemo umuntu, nibita ku kureba ku nkweto zari hasi, bahita binaga hejuru barishima bati Safi yagarutse, ntabwo yapfuye, mbega byiza. Basetse basakuza bya bindi bita gutembagara, bituma ari uryamye akangukira hejuru avuga ati Muge. Akivuga ati Muge bahise babona ko ari Germaine, bose bacecekera rimwe, bibwiraga ko ari Safi wagurutse akiryamira, basanga ari Germaine. Mugenga yararakaye abaza Blaise ati kuki utambwiye ko wasize mushiki wawe hano, kuki utambwiye ko mwapanze ko haraza hano? Blaise ati mbabarira rwose bindakarira Muge, nukuri sinigeze amenya ko ari hano, gusa kare yambwiraga ko araza kukureba, ariko nari namubwiye nabi, sinari nzi ko yaje rwose. Ubyumve kandi nawe ari hano mwibarize akubwire niba hari icyo mbiziho. Germaine mu bitotsi byinshi yatangiye kurira ati Muge mbabarira nukuri, nasanze wowe wafunguye ngira ngo uri hafi, mpitamo kwaguma gutegereje, ariko mbonye utinze mba nirambitse nshiduka nasinziriye, niba ushaka ko ngenda rwose reka ngende. Mugenga yaramurebye ko urukundo kazamo, aramubwira ati naho wajya muri iri joro, ahubwo komeza uryame twe turagiye, uburyamye niba ukirasubira iwanyu uzaba umbwira ibyo wanshakiraga.
Blaise aramubwira ati nanjye ndiko mbyumva, uretse ko abishaka yaguma hano kugeza tugarutse, n'ubundi ntiyataha mu rugo nabo bamenye. Yari agiye kuvuga ko bamenyereye ko arara mu gasozi nk'inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru, gusa atekereza ko byatuma Mugenga mwanga kandi wenda atari kumwanga dore ko ataranabizi. Hanyuma akomeza agira ati n'ubundi mu rugo nabo bamenye ko agiye baza aho ari. Mugenga aramubwira ati ngaho mfasha gutoranyamo imyenda, bayitoranyamo amapantaro 2 n'amashati 2 n'imipira y'imbeho, bafata izindi nkweto bashyira mu gikapa, bafata n'icupa buzuzamo amazi. Germaine byari byamuyobeye atazi ibyo barimo, abwira Mugenga ati mujye aho urajya hose ndagukurikira kandi ubyumve narahindutse, nubwo naza aho mugira ijoro mureke nanjye mbakurikire. Mugenga na Blaise bose baramwihoreye basohoka mu nzu, baramuhamagara ngo naza kinge, ahubwo asohoka yiteguye yambaye nk'ufite urugendo, afata ingufuri afungira inyuma bamureba, bibwiraga ko agiye gufungira imbere akaryama. Bakinguye urugi rwo kw'irembo bumva ari gukinga neza rw'igikoni, bati biriya wasanga ari agiye kwirarira. Bagiye nko muri metero 30 bumva umuntu ari kubiruka inyuma, bamuritse babona ari Germaine bakurikiye. Barahagaze banamubaza batugiye he, nawe ati nababwiye ko mutansega ngo mugende mwenyine, niba mugiye no kwiba cyangwa kwica umuntu mureke nanjye tujyane. Mugenga aramubaje ati ye no kwica burya se wakwica? Germaine ati sibyo mvuze ariko. Blaise aramubwiye ati mujye mureka dukurikire twe tugende twihutane tugenda gahoro ngo nukuberaho, nasigara mu nzira biramureba tugende, niba yizemo kudukurikira arabibona tumaze kugenda nk'amasaha 5. Germaine yarababwiye ati ndabakurikira aho mujya hose, ndabizi mwebwe ntimwatsinga ngo nuko muri abasore. Iryo joro bakomeje urugendo Blaise na Mugenga bagiye kureba uko babona Safi mu gace k'iwabo, na Germaine abakurikiye atazi aho bagiye. Baragiye baragenda barongera baragenda, handi amano yari atangiye guhira mu nkweto. Kubw'amahirwe bageze ku kagezi bakareba ibirenge bahindura imyenda, ariko Germaine we ntabwo yari yitwaje yo guhindura, gusa ntiyasaga nabi cyane. Umuseke wari watambitse atangiye kugaragara. Bakomeje urugendo bagera muri kaburimbo, izuba riri kuva ariko rikirimo akabeho ko mu gitondo. Bamanutseho gato bageze imbere babona Germaine ahise yambara ingofero mu maso, asa n'uri kwisha ngo atagira umubona mu maso. Imbere yabo hari umukobwa, gusa Blaise na Mugenga ntibari biteye ku byo Germaine yari arimo. Uwo mukobwa niwe bireberaga kuko arafite ibikapu 2 binini mu ntoki, asa n'umuntu ugiye ku bitaro. Uwo mukobwa yaraje asa n'ubitambika, Blaise na Mugenga bashaka kumusuhuza ntiyabitaho, ahita ahagarara arambika ibikapu hasi, yihuse ahita afata mu ijosi rya Germaine ariko afata ku mupira, aramubwira turi kwishahisha se wumvaga tutazahura? Aba niba harimo umukunzi wawe ndagira ngo ngukosore bareba, nta kindi ndazi kwiriye kitari uguhanwa. Wihishaga ibikiza? Yabanguye urushya agiye kuri mukubita Blaise na Mugenga bamufatira rimwe, bakimufata Germaine ahita amukubita ibipfunsi byo mu maso. Mugenga arekura uwo mukobwa afata Germaine aramukomeza, na Blaise asigarana uwo mukobwa, gusa bombi bagakomeza gushaka kubishikuza ngo barwane, ari nako Mugenga na Blaise babakurura babigize inyuma, bituma bakoma bya bikapa, kimwe gisohokamo igisuperi kirapfunduka. Kubw'amahirwe ibiryo byari birimo n'ibyameneka, imbuto ziba arizo zitangira kujya mu muhanda. Nubwo umuhanda wari kaburimbo nta modoka nyinshi zakundaga kuhanyura, hari ahantu abantu bafite ibibazo bajyaga bakumva batuje. Ikindi gikapa cyo byakigendekeye nabi, Teremusi yari irimo irameneka igikoma gitangira kuva. Mugenga yumvise bimubabaje arikuraho gato Germaine ngo yongere atoragura ibyo byose bimenetse. Germaine ahita atoragura uruti rwari hafi aho, yegera wa mukobwa rufashwe na Blaise ngo arumukubite mu mutwe. Blaise ahita amushyira ku ruhande afata cya giti. Mugenga nawe abona ko byakaze arekera gutoragura izo mbuto zimwe na zimwe zari zatangiye no kugera mu muhanda hagati, ahita afata uwo mukobwa. Byari byabacanze batazi aho Germaine n'uwo mukobwa wari ufite ibyo kurya muri icyo gitondo baziranye. Mugenga arababwiye ati mwa bakobwa mwe, uretse ko Germaine wantangaje ariko mumenye ko tubarusha imbaraga, sibyo Blaise yakoresheje umutwe yikiriza. Mugenga akomeza agira ati nanjye ubwanjye nabakubita mwese ndi umwe, kandi na Blaise ntimwamunanira. Nimubone twafashe umwe ngo mwumve ko hari umwananira. Mpereza akaboko ka Germaine mbe mbafashe bombo utoraguriza imbuto wagiye kugemura atabihomberamo. Blaise yabyumvise vuba. Mugenga bafata amaboko akoresheje ukuboko kumwe, bashaka kumwishikuza arabakanda arabababaza, ariko ntibabyitaho bashaka kurwana bakoresheje ukundi kuboko, dore ko noneho bari begeranye. Mugenga yagize umujinya ku biturushye Germaine yihanukiriye, ahari ukubiserura hishushanya. Germaine asa n'utaye ubwenge, ariko nyine ntiyarabutaye burundu, uretse ko yumvise ahungabanya injeri zihinze mu matwi. Mugenga yahise amurekura. Blaise nawe aho kugirira mushiki w'impuhwe aramubwira ati umwongeje urundi, ahubwo sinari nzi ko yaduherekeje agamije kuduteza ibyago. Germaine yahise yicara ku ruhande gato, ariko n'abandi bantu bake babanyuraga ariko ntibabiteho, kuko bakekaga ko ari abashiri bagize ibyo batumvikanaho, dore ko bari abakobwa 2 n'abahungu 2. Ubu ari umuhanda, ariko hepfo no haragura ari ahantu heza hateye utwatsi turimo ibiti birebire umuntu yashoboraga guhombamo izuba. Germaine yatugiyemo yikora ku itama atangira kurira. Niyumvaga ko Mugenga yamukubita, ariko nubwo ari kubitekereza ntiyari gutekereza ko yamukubita urwo rushyi, yumvaga rupima toni. Blaise amaze gutoragura imbuto zirimo indimu, inanasi, ibinyomoro n'izindi, yegereye umukobwa aramubwira ati niwe utangije intambara wirengagije ko ugiye kugemura, tubabarira utubwira aho uziranye na Germaine.
Uwo mukobwa yasabye Mugenga kuba murekuyeho gato, aravuga ati ndekuye n'ubundi naho najya sinabacika, ariko niba muri mwe harimo kundana n'uriya mukobwa nukuri akundana n'indaya pe. Yari igiye kuntwara umugabo, gusa nyine kuko ari njye akunda ahisemo kuyireka tuyirukana nabe. Ibaza umukobwa uza kwicuruza mu rugo rw'umusore atanamutumyeho. Mugenga ati ninjye mukunzi we, mbabarira usobanura ibintu neza. Blaise yahise amubwira ati mubwire ko nanjye ndi musaza we. Mugenga ati urabyumva nawe ko turi umuryango umwe n'uriya mukobwa, tubwira aho muziranye. Umukobwa yarababwiye ati ni mu muhamagare nawe aze hano mbivuge yumva. Germaine yarabyumvaga nuko arihangana araza kuko yatinyaga ko yanze Mugenga kongera akamukubita urushyi noneho yamuhohora, cyane ko yari ananiwe yakoze urugendo rurerure kandi na musaza we Blaise akaba yarifuzaga kumukubita. Uwo mukobwa yakize ati Germaine nimbeshyo nyomozi urantindije gusa. Mugenga yahise avuga ati wa mugani se ko turi kugutinza waretse. Ataragira irindi jambo avuga, Blaise yahise amubwira ati niwe witindije, mureka dusobanurire neza abone kugenda. Ubundi se yitwa nde? Yitwa nde Germaine? Germaine n'amarira n'umujinya yarasubije ati yitwa Aline. Aline yarasobanuye ati uyu mukobwa twapfuye umuhungu, nari maze iminsi 2 ndarana nawe, bwije mbona n'uyu yaraje ngaje kuharara, nyine uwo mukunzi wanjye niwe yaraje kuraza. Rero twararwanye, sheri wanjye kudukiranura biramunanira, abonye dutangiye kumenagura ibirahuri yahamagara abandi bantu baraza baradukiranura, ariko numvaga ntanyuzwe. Blaise na Mugenga bumvise iyo nkuru ijya gusa niyo Safi yababwiye ubwo yababwiraga ibyo se yamubwiye ku mukunzi we witwaga Mariko. Nk'uko yabibabwiye aryamye ku buriri mu ijwi riri hasi, bahise bose bamwibuka avuga ngo papa yarambwiye ati mwana wacu turabizi ko ukunda Mariko, ariko umwikuremo nubwo bitoroshye. Twajyaga twumva ko hari abakobwa baza bakaharara ntitubyemere, ariko byaradutunguye baduhamagara ngo tujye gutabara abakobwa bari baharwaniye. Umwe yaragarara iminsi 2, muri iryo joro haza undi nawe yaruje kuharara amutunguye. Bombi barwanye bapfa ko umwe yatwaye undi umugabo. Mu guhurura kwacu rero tujya no gutabara nyine nibwo byose babishyize hanze bavuga ukuntu bajyaga baza kuharara, buri umwe avuga ko atarazi ko amuca inyuma. Nkatwe nk'ababyeyi bawe twarumiwe, twibwiraga ko ari we gusa mukundana. Nawe yatubonye mu baje gutabara arumirwa, kuva ubwo ntitwongera kumuvugisha. Barabyibutse ariko ntihagira n'umwe ugerageza kubigaragaza. Buri wese yarabigumanye, batangira kwibaza niba koko Germaine ari we Safi yababwiraga ko yaragiye kuraza Mariko, ariko bakibaza ukuntu yaba yarageze aho hantu hangana hatyo, bari bamaze kugenda nk'amasaha 7 n'amaguru. Buri wese yabitekerezagaho akumva bimucanze, ariko Blaise agashaka kubihuza kuko arabizi ko mushiki batararaga mu rugo ngo icyumweru cyose kirangire. Mugenga yumvise ibitekerezo bimubanye byinshi mu rwego rwo kugira ngo atekereze neza, kuko nyine yumvaga uwo mukobwa n'abadahari aragenda abitekerezaho. Aramubwira ati ubwo tubwiye muri make gendere, Germaine arabidusobanurira neza, dore twari turi no kujya mu byerekezo bitandukanye, gusa ugize amahirwe tuba tugukubise kuko uradusagariye, ariko ntabwo ari byo byatuzinduye. Uri umwiyahuzi wowe utinyitse gufata umukobwa uri kumwe n'abahungu babiri ukamukubita bareba. Blaise yaravuze ati mbere y'uko ugenda se uragemeye cyangwa no gupfunyika bisanzwe? Aline yarabasubije ati ngiye kugemura. Hari umukobwa wakora impanuka muri uyu muhanda ejo, kandi se na nyina na musaza we nabo nta mezi 3 ashize bishwe. Mbese bari mu bitaro, nta muntu wo kumwita afite, kandi abantu bari baturanye n'iwabo ntibaramenya ko ari mu bitaro, ahubwo bamwe bazi ko nawe yapfuye kuko kuva twumva amatangazo ntibaramubona. Yazenze amarira mu maso ashaka kurira, itafata ibikapa bye agiye kugenda. Blaise aramukurura amufata ukuboko, ntihagira ijambo avuga. Mugenga nawe asa n'uwibutse ikintu amufata ukuboko. Uwo mukobwa yibonye yumva atunguwe, yewe na Germaine aratangara, nabo babonye ukuntu bamufatira icyarimwe bumva bitangaje. Bose bamubarije rimwe bati uwo mukobwa yitwa nde, asa n'ushaka guseka ariko n'amarira yazenze mu maso ati yitwa Safi. Mugenga na Blaise bongeye gutungurana bavugira hejuru kandi bavugira rimwe bati uvuze ko yitwa Safi? Umukobwa ati yego yewe, uretse kuninza gusa se ubwo ntimwabyumvise, yitwa Safi, irindi zana yitwa Uzamukunda. Aline yarongeye bisubiramo agenda gake kuko Mugenga na Blaise bari bakaniye amaso bumiwe, bari kwikora mu bwanwa bwo hasi mu munwa, nuko ati yitwa Uzamukunda Safi. Nizere ko noneho mubyumvise. Nta gutekereza ibindi bahise bamubwira bati reka tuguherekeze tujye kureba ko umukobwa ari we tuje gushaka. Gusa icyatangazaga Aline na Germaine ni ukuntu byose bashidukaga babivugiye rimwe nk'abari babipanze cyangwa bari kubisoma ahantu runaka. Germaine nibwo yaramenye ko burya bari baje gushaka umukobwa. Bahinduye icyerekezo bakurikira umukobwa berekeza ku bitaro, ariko bagenda nta n'umwe uri kuvugisha undi, ahubwo buri wese ari kwitekerereza ibye. Germaine mu bitekerezo yabaga yiganiriza ati iyi ndaya ngo ni Aline, ubu se ntitumye mbura umugabo, yantwaye Mariko none nteranyije na Mugenga, nari ngiye gushaka uko naba mufatisha, wenda Mariko koko yanyanga burundu nkazapfa kubana nawe. Mugenga ndamukunda ariko njye nifuza kuzibanira na Mariko utuye mu mujyi. Ubusanzwe Germaine yakundanaga na Mugenga bamaranye igihe kirekire. Rimwe yagiye gusura umuntu wo mu miryango yabo mu mujyi, aba ari ahurira na Mariko.
gusa ntibahuriye mu mujyi ahubwo bahuriye mu mihanda y'igitaka igana muri kaburimbo nyine yerekeza mu mujyi. Icyo gihe Mariko yari afite moto nuko aramufatirana muhari ifuti amugeza aho yari agiye. Bahanye nimero Mariko akajya amuhamagara. Rimwe yamusabye kumusura ariko Germaine amubwira ko atuye kure bitashoboka. Mariko yamusabye ko bavugana aho bahurira hanyuma ajya kubamutora na moto amujyana iwe. Hari hegera kaburimbo ari ahantu hari amazu meza arimo sima, amazu meza asize irangi, amazi ari mu rugure kandi n'iwabo bajyaga kuvoma mu kabande hari umuriro w'amashanyarazi, mbese ari mu gisirimu ugereranyije n'iwabo yahoraga mu nka zikukira nazahirira nazicira ibyarire. Uwo munsi Mariko yamwakiriye neza amutekera nk'umunyamujyi nyine, umukobwa arishima cyane. Bwamwiriho yibagiwe gutaha, Mariko aramucumbikira ariko ntibararana. Yamuraje mu cyumba gitatsemo udutako twiza, udushushanyo tw'inyamaswa, amafoto ye, ubwo ndavuga Mariko, impapuro zanditseho amagambo y'urukundo, mbese ari heza. Igitanda cyo sinakubwira cyari cya kindi bazamura bakakimanura ari icya rasoro, hariho matera nziza, amashuka ahumura, kirimo dushe na tuwarete ya kizungu, kirimo akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye. Muri make Germaine yarebaga ahantu araye, yakwibuka aho yaturutse akumva ubuzima wamuha akabubamo nibura ukwezi kumwe akipfira. Yari yahwereye atumva ukuntu abantu bakira kuri urwo rwego. Mu gitondo Mariko yamushyize kuri moto aramuherekeza ariko agenda amutembereza ahantu hatandukanye. Umukobwa asubira iwabo yameze amababa. Igihe cyo gufata irembo kandi Mugenga ajya gufata irembo kwa Germaine cyari cyegereje. Mariko yamuhamagaye amubwira ko amukumbuye amusaba kuzongera kumusura. Germaine ahita amuha rendezvous yo mu minsi 5 gusa. Mariko yaje kumufata mu nzira kuri moto amujyana iwe, hanyuma umugoroba ugeze bamaze gusangira amusaba kumubera umukunzi. Germaine yabuze ko amuhakanira yirengagiza ko kwa Mugenga benda kuza gufata irembo. Iryo joro ryabaye irya mbere ryo guca inyuma Mugenga. Inshuro zose yabaga atari iwabo yabaga yigereye kwa Mariko kandi yumvaga nabo n'uburyo azahita akatira Mugenga. Uko yakomezaga kujyayo rero nibwo yahuriyeyo na Line. Yaravuye kuri wa muntu wo mu miryango yabo yanga kuharara ajya kwirebera Mariko atamuteguje ngo amutungure nyine bya bindi bihangone za surprise. Ageze yahurirayo na Line intambara irarota. Impamvu se na nyina ba Safi bahise bajya gutabara nuko iyo nzu yari iyabo. Safi yari yarasabye iwabo kuba bayitije Mariko mu gihe yari ari kubaka iye, kandi nayo mafaranga yahabwaga na Safi ngo bubake iyabo ariko byitwe ko ari Mariko yubatse. Mu gihe bari baje gutabara abo bakobwa bahageraga rero bagasanga bamenaguye ibirahure kandi byari bihenze cyane, bahise babahamagara nka ba nyirayo batumupangaye wawe inzara yisenye. Uwo munsi muri iryo joro Germaine yaraye mu nzira ataha, yumvaga yasebye aravuga ati kugira ngo ngume hano reka nyonyombe nyure muri aba bantu ntahe wenda murire n'ibyago mu nzira. Amahirwe ya Mariko iwabo wa Safi ntibahise bamusohora mu nzu kandi inzu yari igeze aho gusakarwa. Aravuga ati Safi nagaruka avuye kurwaza nyirasenge nzamwigiraho mwiza niyuzura mu katire nibandire na Line. Mariko yakundaga Line cyane kuko bari bamaranye imyaka myinshi. Yari yarakunze Safi amukurikiyeho imitungo kuko yari umumotari ariko wahiriwe nabyo, uretse ko yakundaga kujya mu mico mibi yatumaga yasesagura agasa n'ubeshejweho n'amafaranga Safi yamwoherezaga yo kubakisha, kuko yubakaga inzu nto yegeranyije niyo bari baremeranyije andi akayamiramo neza n'abakobwa batandukanye barimo na Germaine. Germaine rero nubwo yari yarasibiye kwa Mariko akarwanirayo ariko yizeraga ko nibahora azagerageza kumugarura ku murongo, kuko yumvaga yakora ibishoboka byose akabana na Mariko wenda akajya amuca inyuma ariko ari mu buzima nk'ubwo Mariko yabagamo. Ni niyo mpamvu yahise akatira Mugenga amubwira ati gumana n'umugore wawe avuga Safi kuko aramusanze mu bituza Mugenga ari kumufasha kunywa igikoma, nyuma akamubeshya ko yashatse kandi kuko atarashatse agira ngo bashwane nyine zibanire na Mariko ntibimukundira nubwo yari yarabonye ko Mariko amuca inyuma kuri Aline. Ntiyari yarashatse ahubwo yari yarasubiye ahantu yari yaragiye ubwo yahuraga na Mariko ku nshuro ya mbere ngo arebe ko bazahura kuko ntibari bakivugana kuri telefone. Yumvaga agikunze Mugenga dore ko iwabo bari barasabye barakoye ariko yumvaga atazasezerana nawe. Ikibazo nuko Mariko atamusabaga ko babana vuba kandi kuri we yumvaga ibyo gusaba gukwa no gusezerana kuri Mariko ntacyo bimubwiye cyane ko nyine yaranirengagije ko yamucaga inyuma. Ku ruhande rwa Line nawe yagiye gutekereza ariko yifitiye icyizere avuga ati Mariko ndabizi arankunda, inzu ye yenda kuzura kandi niyo kwa Safi akodesha yishyuye amezi menshi, nava mu bitaro tuzahita tubana tuzongera kunca inyuma. Ntiyarazi ko Mariko atayikodeshaga ahubwo yiberagamo ubuntu kuko Safi yari yarabisabye ababyeyi be ngo ayiberemo ubuntu areke gukodesha ahandi kandi ari kubaka iyabo. Aline yaravugaga ati reka Germaine njyaneyo nawe ndebe ko bombi bitwara, gusa ndabizi Mariko arigira nkaho nta cyabaye amuhobere ansomeke areba umujinya ugashengure. Ibyo kuba Mariko yarigeze gukundana na Safi Aline ntiyarabizi, yabafataga nk'inshuti zisanzwe biraho. Mugenga yibukaga inkwano yatanze, yakwibukaho urukundo rwabo rwari rugeze atazi ko Germaine amuca inyuma bigezaho, akumva ababaye cyane ariko akagira icyizere cy'uko wenda Safi namubona kuko agasanga ari we bazikundanira agakatira Germaine mu mahoro, dore ko yari yiyumviye ko ari indaya amuca inyuma. Bureze we yabaga atekereza ati byose birapfuye, ubu se ndabigenza ndeke isosi iguyemo inshishi. Mushiki wanjye nteye umwago. Icyambere anyatesha ishema ryo kwitwa musaza we kuko kwitwa musaza w'umukobwa w'indaya ni igisebo. Ikindi numvaga ko kuba yemeye tukazana inama biratuma Mugenga mubabarira bikwiye ku mutima bagasubukura gahunda zo kubana, ariko Mugenga ntiyabikora yumvise ko yamucaga inyuma kugira ubwo bapanga gusezerana ari uko bimeze atabizi. Safi se niduhora azanyemerera dukundane cyangwa Mugenga nawe aramukunda? Ariko rero ntagiye kure, Mugenga akwiriye gukundana na Safi.
nuko numva nkunda Safi, ariko ibyo nigira ngo nzarwana ninsanga Mugenga akunda Safi nzatuza, kuko mushiki wanjye niwe uzaba utumye Safi ataba uwanjye. iyo aba hafi ya Mugenga ntamuca inyuma, Safi nari kuba nizeye ko nawe murwanira nawe. ubu se nzabibwire papa, nzabibwire mama, ubu se kubwo Germaine nzamugirane? Mugenga wese tuzakomeza tuba inshuti, akenshi twabuzwaga na mushiki wanjye. Mu bitaro ahagana muri kerera Safi yari yakangutse kare cyane, nubwo imodoka yari yamuhungabanyije ariko ntibyari bikabije cyane iyo abaganga babonaga arasezererwa vuba. Uretse ko wenda inkovu yatewe no guhanuka mu gitugu yiyahuraga akagwa kwishoka no mu myambi no mu mabuye, yaguye mu muhanda zigatonekara akanakoboka ku maboko no ku maguru no mu gahanga, ariko ntibyari biteye ubwoba. ubundi akigera mu bitaro yari ari muri koma, ariko mu masaha ya nijoro yagiye agaruka ibuntu, gusa akomeza kwiryamira adashaka kureba umurwaje uwo ari we. yaravugaga ati nihacyanda aba ndeba uwo ari we, reka mureke nawe yisinzirire n'ubundi sindembye cyane, nuko byahuriranye na stress. iriya modoka yangonze ariko ntabwo navuga ko bikaze, kuko banda na shoferi yagendaga gahoro. yari ari gutekereza ukuntu yari apfuye, akavuga ati Mugenga ari kuzagira agahinda amenye ko yantabaye ngapfa ntanamusezeye. muri ayo masaha yumvaga uwamuha amahirwe yo gukira vuba yahita ajya kureba Mugenga akamusaba imbabazi z'uko yamusize atamusezeye, atamusubije ku busabe bwe bw'uko yifuzaga kumubera umukunzi. yibukaga ko Blaise yamusabye urukundo, ariko akavuga ati Blaise nzamuhakanira kandi mbibwire Mugenga. Mugenga wanabaye ntazananirwa kungira inama y'icyo gukora ku buryo byose bizagenda neza. ndumva ntangiye gukumbura kuba ndi kumwe nawe hano mu bitaro, ariwe ndwaje ariko mbwira ngo uramera neza Safi, humura urakira Safi, noneho akanshyira muri biriya bituza bye. ariwe nakwirembesha kongera akanyegamiza akanamika. uriya musore ni mwiza, mbega igisore, none haritonda yicisha bugufi, ni mwiza, nikuye amata mu kanwa. ahubwo ndubishoboye nakavuye hano nkajya kumwiteretera nkagerageza kumwibagiza Germaine burundu, kuko nawe afite agahinda. nkiva hano mu bitaro nzahita njya kureba Mugenga na mbere yo kujya kureba ibindi byose. ndabizi azabyemera, tugarukane inaha tujyane kureba aho bashyinguye papa, tujyane kugarura imodoka yacu iri kuri polisi, mbese byose mbikore turi kumwe. muri ubu buzima niwe muntu nkeneye, kandi we maze kubisobanukirwa niyankunze, kuko hari ikindi yarankurikiyeho. yakunze njye wari wiyahuye antabara atazi niba iwacu dukize cyangwa dukennye. niyo mpamvu nkwiriye kumwitura urukundo yankunze. ariko abaganga bari bamubwiye ko Safi ari muri koma, ahita yiryamira arasinzira, kandi yarakangukaga ntanarebe ko wenda Safi yaba yakangutse, kuko yavugaga ati ari muri koma ntiyambuza kwisinzirira. gusa yaratekerezaga ati nanjye narakabije. abakobwa bose natwaraga kuri moto nifuzaga kubatereta, uwo mbigerageje akabyemera ngatangira kumushora mu byaha, kugera ubwo na Safi yaje nkamutwara kuri moto ngatangira kumutereta nkundana na Line. ariko rero icyo gihe Safi yasaga neza. yibutse ko yamenyanye na Safi muri iryo joro, yibuka n'ubuhemu bwose yamukoreye. ubusanzwe Safi na Mariko bari batuye mu mujyi umwe, uretse ko ari mugari cyane. umwe atuye hafi ku nkengero n'undi atuye hafi ku nkengero. Mariko yakoraga akazi ko gutwara abantu kuri moto, ariko akaba yarakinjiyemo afite umukunzi wo mu bwana witwaga Line, nawe wari utuye muri uwo mujyi. gusa nk'uko bimeze ku yindi mijyi migari, abantu bawutuyemo bose ntibaba baziranye. akimara kugera mu kazi yahise ahura na Safi wari uje gutega akamoto kamugeza iwabo. Mariko yagiye amuganiriza, amugejeje iwabo amusaba nimero ye, gusa yatunguwe n'ukuntu yari umwana wo mu bakire bigezaho. yatangiye kumutereta avuga ati reka nterete uyu mukobwa wo mu bakire ndebe ko yakwemera umumotari. yatangiye kujya amuhamagara, Safi yakenera gutega moto akamuhamagara, dore ko n'ubwo babo bari bafite imodoka yakoreshwaga cyane n'ababyeyi be. na Mariko akamubera umwana mwiza, akamutwara aho yabaga ashaka hose, kandi akamuca make n'ubwo ari uwo mu bakire. aho amubwiriye ko amukunda, Safi ntiyatinze kumusubiza. bagize urukundo rwiza, batangira no gusurana. gusa Mariko yabishaga umukunzi wa Line, yabona amafoto muri telefoni akamubeshya ko ari inshuti isanzwe. urukundo rwabo rwakomeje gukura. Mariko abonye uko Safi amukunda kandi ari umwana wo mu bakire, nawe ubwo afite iduka rikomeye hafi y'iwabo, atangira gupanga uko yamukura amafaranga yo kubaka inzu yakuzura, akamukatira akibanira na Line bari bamaranye imyaka myinshi. baganira, Mariko yabwiye Safi ubukene bwe n'intego ze. Safi aramubwira ati gukodesha kandi wifuza gukora ibyo byose uri kuvuga, kubaka no gushaka uko twabana, reka nanjye ngufashe, kuko n'ubundi niba tuzabana nta kibazo cyaba kirimo, naba ndi kwikorera. iwacu dufite inzu muri uyu mujyi, ngiye kubwira iwacu bayigutiza uwibayemo, hanyuma nawe usize ikibanza aho ushaka kubaka, noneho tujye dufatanya kuyizamura, wongeranye nayo wakoresha gukodesha indi nzu, kandi nujya ukenera ibyo kurya uzajya umbwira, nako nzajya nibwiriza mbikure mu iduka ryanjye bikuzanire. Mariko yarishimye, yajya gusiza ikibanza iwabo bari baramuhaye mu cyaro, ariko nticyari kure y'umujyi. yari yaranze kujyana iyo Safi, amubeshya ko yubatse inzu nini, ko azamutungura akayimugezaho yenda kuzura. nyamara we yari yarubatse inzu isanzwe ntoya, ku buryo amafaranga Safi yamuhaga amubwira ko ari kumwongereraho ariyo yakoreshaga yubaka, ayo yakoraga mu gutwara abantu kuri moto akajya yakoresha yishimisha, anywa amayoga, andi yashora mu ndaya no mu bakobwa. uko ni nako yahuye na Germaine akumva atamuvirira, nawe akamwigarurira, kandi si we gusa yajyaga no mu bandi bakobwa. yumvaga ko azakatira Safi akibanira na Line, mbese byose bikitwa ugushwana, kuko yibwiraga ko amukatiye byazafatwa nk'ibisanzwe mu nkundo, kandi ngo bikazaba igisebo ku muryango wa Safi mu gihe yaba avuze ko yabenzwe n'umumotari. nuko yibwiraga.
Icyatumye rero ukwezi kwa nyuma badafata Safi ubwo yararwaje nyirasenge, hasigaye ahorana n'abakobwa basimburanaga iw'amanywa nijoro ababeshya ko abakunda. Ubwo rero atinyaga kumuhamagara ngo bamwe badafuha, avuga ati nagaruka nzamusubiza ku murongo ndabiza nkunda kubi. Safi yagize arabyuka arebye umuntu umurwaje abona ari umusore yiryamiye ku kandi gatanda mu bitaro ariko atiyoroshye cyane ko bari muri icyo cyumba bonyine. Yahise amuhamagara ati yewe ntiyari yakamenye ko ari Mariko yahise akanguka areguka. Safi amubonye ati ndarota cyangwa Mariko niho turi kumwe burya? Mariko yisetsa n'uburyarya bwinshi ati ni njyewe sheri, ni njye rwose. Safi ati uretse kunyita sheri akanya gato. Hanyuma wa mukobwa mwari muri kumwe igihe ngo impanuka wari he? Mariko yumvise agize ubwoba kuko yibwiraga ko Safi atigeze amubona. Aratekereza ati yaba yatwumvaga se ubwo twari turi mu modoka, ko mbizi ko yari yaguye muri koma. Yabyumvise ate? Ahubwo se yakangutse ryari? Ntiyarazi ko Safi yari yamubonanye nawe mbere yuko akora impanuka. Yamaze nk'umunota atarasubiza, hanyuma Safi aramubaza ati wabaye ikiragise? Mariko n'isoni n'ubwoba bwinshi ati umbabarire Safi, naragutereranye ariko nanjye nari meze nabi, sinari norohewe. Safi yaramusubije ati ho muri byambayeho ntabwo ari kubisubiza inyuma, kandi rwose niho ari kumera neza abakobwa bakubanye bake. Mariko ati Safi urabizi ko ngukunda kandi rwose nawe twendaga kwibanira, ahubwo Imana imfashe ukire vuba nkube hafi uko nshoboye, kandi rwose ndakwizeye uzambabarira kubwo kuba naramaze igihe ntakuvugisha kuri telefone. Si uko nabaga ndi kumwe n'abandi bakobwa, nabaga nshaka amafaranga ngo uzaze duhite tubana. Kubera umujinya Safi yahise yumva akize, areba mu maso ha Mariko dore ko bwari buri gukira umuriro utangiye kubonesha mu cyumba. Aramubwira ati niko wowe twatije inzu none uhitijwe nanjye wabeshyaga ngo urankunda, ukayizanamo indaya zikayangiza warangiza ngo tugiye kubana? Ahubwo ntiwakabaye uri hano, nuko ntari mbishoboye ntiwari kuza kundwaza n'ubuhemu bwawe. Mariko yahise amenya ko ibyaberewe byose Safi abizi. Yaramubwiye ati Safi banza ukire ndagusobanurira neza. Safi ati ahubwo banza umpe imfunguzo z'inzu ubamo, nidutanza gufungura ukuremo ibikoresho byawe. Mariko ati none se urumva nzabahe? Safi ati utaraza kuyibamo wabagahe aba ariho usubira. Mariko aramubwiye ati ntazo nguha noneho ndebe icyo urantwara. Inzu nayihawe na so nubwo ari wowe wayinsabiye, rero winsohoramo urya. Nubwo waba utakinkunda wareka nkabanza nkuzuza iyanjye, hanyuma nkagusigira iyawe mfite aho nerekeje. Safi amusakira ku mutsi w'iryinyo ati none se ubwo wibagiye ko amafaranga wakoresheje wubaka arayo nakuraga mu iduka ryanjye? Si ikibanza gusa washoye? Mariko ati erega nawe urabizi ko twari kuzayibanamo. Safi yumvaga mu mutima we yarakaye, gusa ahita yiyoroshya avuga yitonda ati basi se uracyankunda? Mariko ati ndagukunda cyane Safi. Safi ati nagukinishaga ngo ndebe uko uritwara, nanjye ndagukunda. Ubundi se ubwo izo mfunguzo urazifite cyangwa waje kuntabara urazita? Mariko yahise azikura mu mufuka. Safi aramubwira ati none se waje ukicara iruhande rwanjye? Mariko yahagurutse mu mutima yivugisha tubanza koko akinkunda, koko yakinaga. Safi yahise amubwira ko izo mfunguzo ziheruka kera, amwumvisha ko serire ishaje ko bagomba kuyihindura. Mariko nawe amwereka imfunguzo ati ariko zo ziracyari nshyashya. Safi yarazifashe amubwira ko agiye kumwereka ko nazo zishaje. Ubwo kandi niko n'amasaha yarakomeje kwicuma. Akizifata Mugenga, Blaise, Germaine na Aline bahise binjira. Safi aba mutsinzi cy'umutwe arazigumana. Aline yaje yiruka ngo ahobere Mariko cyane ko bamugenga bageze aho bakamutwaza ibikapa. Azavuga ati Mariko sheri, yo Safi yakangutse. Mariko yamurebye nabi yanga kumusuhuza. Umukobwa araseba cyane ko yaragateze amaboko. Mariko abonye ko asebye mu ikiganiro aramubwira ati ibyo bintu by'abasheri ubuze uvuga. Aline yarashyanutse ahita amubwira ati ariko rero nawe sheri nzabikwishyura, kunsebya muri aba bantu ntabwo mbikunze. Gusa nubwo Aline yavugaga ibi, Germaine we yatunguwe no gusanga Mariko ari urwaje Safi. Mugenga na Blaise nabo bari bumiwe bari kureba Safi mu maso bananiwe kurenga aho bari bahagaze kuko baribazaga bati se ubu ni we? Nawe yanze kubakuraho amaso ari kubitegereza. Amahirwe yagize nuko nta serume bari bamushyizemo. Yahise ahaguruka ku gitanda arabegera ahera kuri Mugenga aramuhobera aramubwira ati yo nari nongeye gupfa Mugenga, ariko nabwo ndabibona ko wari waje kuntabara. Mugenga yahise yibuka za nzozi yarose amubwira ati ndagukunda nanjye Mugenga kuko watabaye ubuzima bwanjye, none se uzongera ubutabare ko ngiye gupfa? Mugenga aramubwiye ati nibyo rwose nibiba ngombwa ukabinyemerera ndakuba hafi kandi ibyago byose wakongera guhura nabyo turi kumwe nagutabara. Safi yaramubwiye ati reka mbanze tuhuze Blaise tubone kubiganiraho. Yahobeye Blaise ariruhutse ati twari tuzi ko wasubiye hahandi, twaragiye turagushaka turakubura, ishyamba tujya kuri twikabura gato, ahubwo Imana izaho umugisha ari niwe utuzanye hano, kuki utadusezeye koko? Ibi byose yabivugaga ariko bahinduranye imisaya. Safi aramusubiza ati muhumure ndabasobanurira neza uko byose bimeze, urabona ko bagiye no kunsezerera. Uko basuhuzanyaga niko Germaine, Aline na Mariko bose barebanaga babuze icyo bavuga. Safi yasuhuje Aline amushimira ko abazaniye ibyo kurya, akomereza asuhuza Germaine, hanyuma basaba kwicara ku ntebe abarwaza n'abaje gusura bicaragaho. Nuko aratangira ati mwese ndabashimiye kubwo kuba muri hano, harimo abantabaye n'abanteje ibyago.
Mugenga yaranabaye nkura mu mugozi anyita afatanyije na Blaise nsubira ubuntu. Nubwo mutari mubizi mwese mwambwiye ko munkunda ku munsi umwe. Blaise yambwiye ko nkunda kandi nanjye numvaga mukunze, yewe ndanamukunda, ariko Mugenga wanabaye akankura mu rupfu nawe yambwiye ko nkunda. N'ubundi ubuzima sinzi ko buzamera ngo mburambemo kuko n'ejo nari ngiye kububura. Uyu niwo mwanya rero ngo mbabwire icyo ntekereza. Ndabigarukaho nyuma kandi mwebwe ndabizeye nzi ko uwo ntakunda wese bitateza ikibazo hagati yanyu. Namaze kubona ko ari mwe bantu basigaranye imitima, byanga bikunda muri mwe niwe harimo umukunzi wanjye ndetse akaba ubuzima bwanjye bw'ahazaza. Mugenga na Blaise barebanye mu maso umwanya munini ntawe ugize icyo avuga kuko nta n'umwe wari uzi ko mugenzi we yasabye Safi kumubera umukunzi. Jeremene w'isoni zari zamwishe ari niwe yumiwe yabuze icyo avuga, Mariko we yamwe ari kwikora mu maso buri kanya. Safi yakomeje agira ati uyu niwe Mariko nababwiye, niwe wazanye indaya mu nzu twari twamutije zikarwanira zikamena ibirahure kandi naribwiraga ko ari njye mukunzi gusa afite. Uwo mwanya Aline yahise avuga ati wowe ukundana na Mariko ukamutiza n'inzu? Safi ati iyo uzi ko nanamwubakiye, gusa imfunguzo zanjye nazisubiranye ajye kuba mu yo namwubakiye kuko yanze no kuyinyereka ngo azayinyereka yuzuye neza. Aline yahise avuga ati Safi njye nubwo utanze ariko nari nkuzi kuva kera kuko iwanyu mwari abakire kandi nabonaga amafoto yawe muri telefoni ye. Mariko twakundanye kera, yewe uyu mukobwa Jeremene niwe waje ansanga muri iyo nzu uri kuvuga nuko turarwana. Amaze kugenda Mariko ambeshya ko ari umukobwa umwihomaho, ndemera numva ko ari njye gusa akunda, wowe ntazi ko mukundana. Kuko yambwiraga ko uri umukiriya wenyine agutwara muri inshuti zisanzwe. Yagize ikinega ati ubu wasanga hari n'abandi bakobwa yabeshya imyaka myinshi. Yahise ababwira ati ibyo bikapa muzabimutwerere, niba waranamwubakiye birumvikana ko anamuguriraga amapantaro. Nta kintu agira nabyo azabyijyanire njye ndagiye, reka njye gushaka aho ntora aka gahinda. Safi aramubwira ati wigenda nukuri nagushimiye, wowe urarengana basi ubugumye hano gato. Mariko yashatse guhita asohoka ariko mu muryango ahura n'abapolisi bari binjiye, bari bafite agapapuro kanditseho amazina ya Mariko bati ni wowe witwa Mariko? Yarasubije ati yego. Umwe ahita amufata amaboko ko bamwambika amapingu aturamenya impamvu ugeze aho tukujyanye. Mariko yarababwiye ati ariko hano bafite umurwayi urembye kandi ndarengana nta cyaha mfite. Binjiyemo imbere dore ko ari bahagaze mu muryango inyuma, binjira bamubwira bati twabanje kuvugana n'abaganga, umurwayi wawe turabizi ko atarembye kandi nawe niba nta cyaha ufite biramenyekana. Bakinjira batunguwe no kubona Safi, bamweretse ifoto y'ukundangamuntu ye bari bahanaguje bati uyu muntu si wowe witwa Safi? Safi yagizemo ubwoba ati ni njye. Umwe mu bapolisi yaramubwiye ati humura ntugire ikibazo turi mu iperereza, ariko izi ni inshuti zawe? Safi ati yego. Umupolisi atereka mbikubwire n'ubundi nabo bazabimenya. Yaramubwiye ati niba ari wowe Safi, iyi foto ikaba ari iyawe ubwo koko ni wowe. Iyi foto twayoherejwe n'aho imodoka yanyere, batubwiye ko uri mu muryango w'abishwe. Abagize umuryango wawe bakimara kwicwa bose, abapolisi baho biciwe bakoze iperereza bamenya ko uwo munsi nawe mwari muri kumwe, gusa babura umurambo wawe. Batekereje ko nawe wishwe ariko babura gihamya. Uyu munsi rero biyemeje gutangira kugushaka kugira ngo bamenye ko uriho, uze wita ku by'iwanyu basize byose. Bohereza ifoto kuri sitasiyo yacu kuko ari ikwegereye, niyo yegereye aho uvuka kuko aho bapfiriye si iwanyu. Twagombaga kwishyira ku mbuga nkoranyambaga tukayikoramo andi menshi yo kumanuka mu mihanda itandukanye, uza kubona akazahembwa bishimishije. Imana ishimwe turakubonye, bihurirana nuko dufasha uwishe ababyeyi bawe na musaza wawe. Abari aho bose bashigukiye rimwe. Safi atabyumva neza ati uwishe ababyeyi banjye? Umupolisi ati yego, uwishe ababyeyi bawe n'uyu kandi nawe yari kukwica iyo ubugambiriwe. Safi ati guteze? Umupolisi yaramusobanuriye ati mu babishe twafashemo umwe atubwira ko abandi batatu bafatanyije atabavuga. Twagerageje kumutera ubwoba turamukubita tubwira ko turi kwirushya kuko kwa muganga bari bamusanzemo kanseri ye warwaye impyiko, mbese yarihebye. Yatubwiye ko n'ubundi atazarenza umwaka umwe ari muzima. Aravuga ati twabishe turi gushaka umugati, rero sinatanga inshuti zanjye ahubwo natanga uwadutumye. Yatubwiye ko wabatumye yitwa Mariko, aduha imyirondoro ye kandi irahura n'iyuyu. Impamvu yatumye yicisha ababyeyi bawe rero ngo nuko bari bamufasha guca inyuma, akeka ko bazamusohora mu nzu yabo yabagamo kandi bakabateranya bigatuma utamuha amafaranga yo kuzuza inzu ye. Mbese yabisha avuga ko azahita kuba hafi muri ibyo bibazo, wava mu gahinda ugakomeza kumufasha kubaka akazakwanga nyuma akibanira n'undi ashaka. Sinzi niba mbivuze neza ariko ibyo ari byo byose naho byerekeza. Rero uyu musore turamujyanye ngo ajye kubisobanura neza. Twari twahawe amakuru ko ari hano mu bitaro ariko tutazi uwaharwaje. None ni wowe ahubwo wagize amahirwe nawe ntiyakwica. Wowe ngiye kugusigira nimero, niba gusezerera uzayihamagara tugufashe mu buryo bw'ibanze uzakenera, kandi nizere ko umwe muri abarakugumaho kuko uyu nguyu tugiye kumufunga. Safi yasigaye arira, abandi bose bacecetse babuze icyo bavuga. Gusa nyine Mugenga we yahise amwicaza ku gitanda. Safi amuririra ku bibero, Mugenga ari kumubwira ati humura ihangane turahari. Safi nawe wamwikundiraga yumvaga aguwe neza, none harirekura ararira. Amarira yose atigeze arira nyuma yo gupfusha yaririra ku bibero bya Mugenga. Jeremene yari yumiwe abonye umusore yarutishaga Mugenga atambikanywa atyo. Mugenga ari kwihoreza undi mwana kandi yamenye amakuru yose y'ubuhemu bwe atangira kwicuza.
gusa nta garuro ryo gusubirana na Mugenga yari afite kuko yari amaze kumva ibyo yakoze byose, nuko agahinda karamwica ahita asohoka arigendera. Aline we yagumye aho nawe yifatanya na Safi kurira. Blaise yahise yicara ku ntebe yubika umutwe mu maguru yumva acitse intege bidasanzwe. Safi amaze kurira yaregutse abwira Mugenga ati Muge ni wowe si yanjye kuko abandi bose nabahemu, wowe na Blaise nimwe nakwizera gusa muri iyi si, gusa mwembi sinabakundira rimwe kandi sinakwiha Blaise ngo muhe ubuzima bwanjye bwose wowe wabukuye mu mugozi uhari. Blaise yarahagurutse n'agahinda kenshi aravuga ati Safi wikwigora usobanura ibintu byinshi, nanjye ndi umuntu ugira umutima ngira ubwonko ndatekereza, wikwigora si ngombwa ngo wivune, ahubwo Imana izabahe guhirwa, nanjye nzakomeza ngukunde kandi nzakomeza nkunde Mugenga, nzababera inshuti ikomeye kuko nimwe muhuje akababaro. Uribuka ko Ikiza Germaine yahise yanga Mugenga? Nibyo ni mushiki wanjye ariko yari yarigize indayi, ubu ndumva ntewe isoni no kwitwa musaza we. Noneho utekereza kuri Mugenga agahinda yagize umuntu yakundaga amutereranye mu gihe yarahanganye n'ikibazo ariko urwana no kukwitaho, uwakamufashije akamwanga muri ibyo bihe kandi yari yaramukoye hasigaye kubana. Ibyo bikomere yari yarabashije kubana nabyo, ariko uyu munsi ho yakomeretse kurushaho. Ntiyarazi ko yamucaga inyuma kuri Mariko. Uretse n'ibyo kandi Germaine twibwiraga ko yitonda yarwanye na Aline bajya kwicana tukiri mu nzira, gusa wenda byo byabaye byiza kuko byatumye tukugeraho. Rero Mugenga aragukeneye ngo mwomore ibyo bikomere. Reka nawe nkuvugeho, wakundanaga na Mariko urwaza nyogosenge nta kukwitaho ngo basi wenda ajya kwihanganisha kubwira amagambo meza, nyogosenge apfa Mariko ahugiye mu kuguca inyuma, aba mu nzu yanyu umuha amafaranga yo kubaka indi nzu kandi wenda wasanga ataraniyubatse, arenzaho no kukwicira umuryango. Wariyahuye utabarwa na Mugenga kandi yarabitewe n'impuhwe n'urukundo muri rusange. Mwamaze igihe kinini mubana mu nzu muziranyeho byinshi kundusha. Ejo wari upfuye kubera ibitekerezo Mariko yatumye ugira. Nawe ukeneye Mugenga ngo akube hafi. Wenda nari kuzishimira kubana nawe kuko ufite ubwiza bwose abantu bifuza, ariko sinahangana na Mugenga ndi inshuti ye. Mugenga na Safi baramushimiye. Safi aramubwira ati nicyo cyongeye kunyemeza ko ari mwe bantu musigaye muri iyi si yanjye. Ni ukuri nta wundi wavuga atya atagira umutima nk'uwawe. Mugenga nawe yaramushimiye amukora mu kiganza aramubwira ati wabaye inshuti yanjye kuko nakundanaga na mushiki wawe, ariko ubu maze kubona ko atari we ukiduhuje. Ni ukuri uri intwari nanjye urantunguye pe. Aline we yari yacecetse yabuze icyo avuga, noneho batangira kumuganiriza bose, ageze aho nawe atangira kuganira yirekuye. Basangiye ibyo yaragemuye hanyuma ashaka gutaha, gusa abwira Safi ko igihe cyose azamukenera azaba ahari. Atarataha Safi bahise bamusezera kuko yari ameze neza, baramubwira bati tuzajya kurwarira mu rugo, hanyuma atahana na Mugenga na Blaise na Aline. Bageze mu muhanda batega imodoka iberekeza iwabo wa Safi. Safi yasanze umukozi wabo yaranze gutaha aba muri izo nyubako wenyine, hanyuma Safi arabakira abaha ikaze. Iryo joro baraharara, mu gitondo buri wese asubira iwabo. Nyuma y'imyaka 6 Safi yongeye kugaragara we na Mugenga, buri umwe afashe ukuboko k'umwana wari uri hagati yabo. Yari umwana uri mu myaka 3. Iruhande rwabo hari hahagaze Blaise afashe ikiganza Aline wari utwite, ku rundi ruhande hahagaze Germaine n'umugabo we. Bahagaze imbere rya shyamba riteye ubwoba ryavugwagaho ko ribamo inyamaswa nyinshi z'inkazi. Mugenga na Safi bari barakoze ubukwe barabanye. Mugenga ari mukiye mu mujyi akorana na Safi mu bucuruzi yasigiwe n'ababyeyi, yewe baba mu nzu z'ababyeyi ba Safi gusa bari barazivuguruye. Icyakora Mugenga ntiyaratunzwe na Safi kubera ngo wenda yamurushaga amafaranga atuye no mu mujyi niwo barabakire, kuko yari yaragurishije amasambu ye yose n'inzu yari yarubatse yarabishoye mu bucuruzi bwakorwaga na se wa Safi. Bombi bari barahuje imbaraga, utatinyuka kuvuga ko iterambere ryabo ryari rishingiye kuri Safi. Bari abakiri bafite akana k'agakobwa k'imyaka 3. Blaise na Aline nabo bageze aho barakundana kubera guhuzwa kenshi na Safi, dore ko Aline yahoraga hafi yamuhumuriza, bituma mwikundira yirengagije ko yasaga n'ahari umugore wa Mariko. Aline yari atwite yenda kubyara. Germaine we n'amezi 6 yarashize abanye n'undi mugabo wari warapfushije umugore amusigiye abana 4. Gusa bari babanye neza, Germaine amafata nk'abe kandi umugabo we ntiyarakuze cyane. Iryo shyamba ryari ryarazitiwe, leta yararigize iryayo yararihinduye parike. Kuryinjiramo byasabaga kwishyura amafaranga bakarigutemberezamo. Bari barakoze umuhanda mwiza urigeraho, abakerarugendo barisura umunsi ku wundi baje kwirebera inyamaswa zabagamo. Mugenga yarababwiye ati mwakoze kuza hano mwese mukemera mukava mu mirimo yanyu ngo muze tugirane ibihe byiza dusure hano hantu. Iyi tariki imwe nkayifata nk'itariki mbi kandi nanjye hari ubwo mbyumvuko, ariko ni itariki nziza yatabayeho ubuzima bw'abantu benshi. Kuri iyi tariki nibwo naje muri iri shyamba nzanye no kuhatema ibiti numvaga nzakoresha mu kwabuki ndi kumwe na Germaine twendaga kubana icyo gihe, kuko amezi y'imvura byabaga bigoranye kubona ingo. Rero sinifuzaga ko umugeni wanjye yazajya gutashya mu kwabuki ngacana inkweto zishaje cyangwa ngo twase igitanda. Kuri uwo munsi nibwo nabonye Safi mu mugozi mukuramo, ndwana n'imbwa nyinshi zari zije kuturya twembi ndazinesha. Uwo munsi mugeza mu rugo, Germaine ahamubonye bigira urwitwaza aranyanga.
Kuri uyu munsi nibwo namenye Safi, kandi guhera uwo munsi nibwo namenye ko nta nshuti nziza ibaho mu buzima imeze nka Blaise. Bose baramushimiye, hanyuma Safi aravuga ati kuri uyu munsi niho ubuzima bwanjye bushya bwatangiriye, kuko ubundi bwari bumaze kugenda. Nari nje kwiyahura ngo nkurikire papa, mama, musaza wanjye na masenge, kuko ari wo muryango nari nsigaranye. Ku munota wa nyuma natabawe na Mugenga, ntangira ubuzima bushya, mbona inshuti nshya, Blaise, Aline, Germaine n'umugabo we, nungutse umwana, kandi n'abanyu bazaba ari abana bacu. Ni ukuri ndabashimiye. Buri wese yagiye agira icyo avuga, hanyuma berekeza muri hoteli yari yubatse hafi aho kuri iryo shyamba, bahakorera ibirori, birangiye basubira mu ngo zabo. Uyu munsi Blaise na Aline babana muri ya nzu kwa Safi bari baratije Mariko, nabo bayobotse ubucuruzi, ubu bameze neza. Germaine nawe aratuje mu rugo rwe, we n'umugabo we n'abana yamusanganye, kandi Safi na Mugenga nabo nuko, bose babaye umuryango mugari. Mariko yakatiwe burundu, kandi n'abandi bose yatumye ngo bice umuryango wa Safi barafashwe, ubu barafunzwe. Ikibabaje nuko wa musore watanze amakuru yishwe n'impyiko na kanseri kubera kujyanwa muri gereza ntafata imiti ku gihe, yahise apfa nka nyuma y'amezi 3 gusa. Yashyinguwe mu cyubahiro bigizwemo uruhare na Safi. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe tukaba tugeranye ku musozo w'iyi nkuru.